amakuru nafashe ngo niwe wagambaniye jihad utanga kuri ikinyabwoba ngo wabwiye rimwe uravuga ati ndababwira n'ingano y'igitsina cye cyeretse cyo mudashaka kamwe mpunde urumva amakuru mfite ngo ntimwasomanaga oya nturi hano se reka tumaze twumva uyu mugambanyi wagambaniye jihad akarira amarira nk'ay'ingona ngo jihad yamuteye depression ariko ukabaga umuntu mwabanye ukamubaga adashobora kuvuga niho gufata umuntu ukamuzirika ukamupfuka kanwa ukamuzirikira amaboko inyuma amaguru ukayazirika warangiza ugafata ikibaro ukamuhuragura nibyo wakoreye jihad umuntu ntabwo wari kujya kubaga imbohe komeza banza wumva urumva ntabwo reka nkubwize ukuri Godfather kandi ibintu ngiye kubwira niko kuri urumva naho kimungiza amahirwe wenda riri aramuzamuye hano urumva uyu munsi niba ukurikirana urumva nageze aho ngaho abatumirwa banje ubu wenda ukimu hari ibyo ari buze kuvuga nanjye wenda bituma hari ibyo wenda naza kuvuga kubera yuko nyine biraba bitumye noneho mbonye abanyarwanda ayo magifite muyarekure aya magifite ndashaka mukomeze muyarekure muhereza abantu dore keza yabonye pansiyo ariko umwana abakongera agahembuka mu mutemo wera poete wa macinya wetanga magifite komeza umusa urumva Godfather wenda ukimara ibintu ari buze kuvuga nanjye mboneraho motivation kuko hari ibintu byinshi nyine nagendenga hejuru urumva dynamic nyigezeho ibintu byose birabaye sha noneho mbona yuko ibintu bishobora kuba byarateguwe kabisa magarikwa rero mu kazi kugira ngo wenda mve mu kazi urumva ibaze nimba ari abatumirwa nazanaga nibikunde nakenera umukameramani wenda simubone ibyo bintu nyine birangira gutyo noneho ngeraho ndavuga ngo okimudone nguyu reka nshaka umuntu witwa Sky2 wa Bagaye kuko Sky2 yari umuntu muri ico gihe umeze neza kuri YouTube afite ikiganiro cyitwa ngo icara wige Godfather urakibuka cya icara wige ndakibuka urakibuka keza wampaye agatima nkanda agatima numve ko nduhutse komeza ndakumva umusa ndakumva guteze yombi zana umuntu witwa Sky2 kuri Dynamic yaratwitse ari nge wizaniye Sky2 kubera yuko nagezeho nyine okimudore nguyu nyine ndamwumvisha kuko ingene yakagatima kageza ntabwo akawizana Imana ize kumara wenda n'umuntu uri buze kubona umuntu witwa Sky2 wa Bagaye amuhamagare nawe byibura ze kuri ino pano iyi pano yingi mahurire na Sky2 na Okim noneho nzana umuntu witwa Sky2 wa Bagaye Sky2 baraje Sky2 dukubita ibiganiro kuri Dynamic ibiganiro biragenda biratwika urumva noneho Okimu banci inyuma baragenda babwira Sky2 naje kubona akazi kajya ikongo nagiye nyine muri ya ntambara M23 urumva icyo gihe nakoreraga isibo kandi ni igitangazamakuru kandi inkuru twakoraga zari zijyanye n'ibyo bihe turimo uri kubyumva njya ibukavu noneho Okima sigara korana na Sky2 ngarutse banga yuko noneho ngomeza kujya nkorana na Sky2 arambwira ati rero umujene bambwiye yuko nge nawe tutazongera gukorana ubu ngiye kujya nkorana nande na Okimu Godfather urabyumva ndakumva cyane urumva na Sky2 nari nizaniye byibura bossi na Okimu kuko Okimu naza kugira icyo gihe byageze nge birandenga nkora groupe irimo ngewe irimo Okimu n'umukameramani bakajya banga ati woyemi nuzajya ufite inkuru ujye ushyiramo hano utubwire bitazajya bihurana n'amasaha ya jihad nkavuga ati jihad ntago ari umunyamakuru jihad ni umustoryteller ndabesha Godfather jihad ni umustoryteller ntago ari umunyamakuru nge nshobora kubona inkuru aka kanya nkagenda hana bikaba ibyo nyine ibyo bintu bigeraho birandambira nyine birarambirana man depression iragenda iranyica uburyo nyine ndagenda no mu kazi kanya nsubira inyuma noneho kuri Dynamic bakanshinja ngo mfite umusaruro mukeya none nkibaza mfite umusaruro muke uyu munsi nashinze YouTube channel yanjye irakora aba viewers mbona ndabagura amafaranga nkorera kuri channel ndabagura nyine ndibaza ubwo bigeraho noneho bashaka kuri Dynamic ngo kungabanyiriza umushahara
boss wa Dynamic duhura umunsi wa mbere arambwira ngo umuntu wahembaga 700 ngo amafaranga ngo amafaranga uhembwa ngo nago yinjiza ngo rero nimba naguhembaga 700 ngo ndashaka ko byibura uzajya ufata amafaranga 250. Come on, umuntu ahembwa 700 uyu munsi ujye kumushyira ku mushara 250 uba mu mujyi wa Kigali ukodesha. Boss, ayo mafaranga ari ikintu yamarira umuntu? Godfa, urabyumva cyangwa ntago uri kubyumva? Bro, nguteze amatwi ibaze kuva ku mushara w'ibihumbi 700 bro, ngo umuntu agiye kuguhemba amafaranga 250. wowe bakuvanye kuri 700 bagushyira kuri 250 bari bakwirukanye. wabyumvise? Nuvuga ngo kwirukana umuntu mu kinyabupfura. Urumva yuko umuntu yabuze uburyo guseza kubera ko ngiye mfite contract, umbwire nyigwe inbox ivuga ko igihe cyose determination ya contract yanjye igomba kurangira mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bagomba kunyishyura amafaranga yanjye yose angana na miliyoni 42. Godfa, urabyumva? Ndi kukumva. Tafaka kumugura amafaranga menshi. Urumva? Noneho wakuramo ayo mafaranga. Numvishije nyine ibintu Kim yagiye gusobanura kuri YouTube channel yabo ya Dynamic. Nawe ari hano Godfather, umbwire iyo contract nyigusharinge ndayifite, uyisome uyunyuzemo amaso uyirebe. Uri kubyumva? Hari umuntu ari kuri ahantu hari mu rusako. Uri kubyumva? Ufate miliyoni 7 bamaye, ufate umwaka nakoze kuri Dynamic, ukuremo amafaranga bamembye, ukuremo n'amafaranga bahaye basigaranye, amafaranga asigayemo yose hamwe totali ni miliyoni 32. Uri kubyumva? Yego bro, nyine bo bifuza kumagarika nyine. Ntago nyine Kim wenda we sinzi nimba yaraganiraga n'umukire, ntago mbizi kuko nabonye ibyo yagiye kuvuga kuri channel, mbona bitandukanye n'ibyo nge naganiraga n'umukire, kuko nge Kim nta kintu twagombaga kuganira kuko yari umukameramani wa channel, bamugira manager wa channel, ari inshuti ya Jihad n'inshuti y'umukameramani, kuko nge nta kintu naganiraga na Kim, kuko Kim nari birye. Kim n'umwana mwiza, nta mutima mubi wa Kim. Navuga ngo Kim n'umwana mubi ngo kwa sinamuvuga neza ngo kuko ari hano cyangwa ngo muvuge nabi kuko ari hano. Uri kubyumva Godfa? Ko nge ibintu byose navuganaga na boss. Umunsi rero njya kuva kuri Dynamic, ukwezi kwa kabiri sinaguhembwe. Urumva Godfa? Nicaye ukwezi kose kwa kabiri, nicaye ukwezi kwa gatatu simpembwe, nicaye ukwezi kwa kane. Noneho nimba wibuka umugabo witwa Emmy wiyahuye wabaga ku Gisozi, uramwibuka? Emmy wiyahuye? Yego ndamwibuka. Uwitwa Sky2 yabwiye Kim anambwira ati ariko izi nkuru za stand up nta muntu ahanga kuri Dynamic dufite wazikora. Umuntu ufite kuba yakora inkuru ya stand up ni umuntu witwa Emmy nyawe. Wagaruye umuntu witwa Emmy nyawe wamuhamagaye akaza kujya gukora inkuru, kubera ko nge rero ntari narabona igipapuro kimagarika mu kazi. Numvaga yuko ndi umukozi kuko nari negereje ko y'amezi 3 nsabwa n'amategeko nagera njewe nyine nzakora ibindi nkaba nagana iy'amategeko. Ngira ngo ku bantu bose bagiye babona kontra ziri umukone wa noteri, ziri notifiye, ziri mu mategeko uko zigenda nuko zikurikizwa. Maze ukwezi kwa kabiri nahembwa, ukwezi kwa gatatu simpembwe, n'ukwezi kwa kane simpembwe. Urumva? Ngeraho nge ubwanjye nandikira boss, nambwira boss wambabariye ukama 350 nkaba mwishyura inzu, kinzu ndimo nyigezemo amezi menshi, bijibura ibindi tukazaba tubiganira. Boss araceceka aranyihorera. Uri kubyumva? Uri kubyumva Godfa? Ngeraho nge ndamusaba kandi bro, ibyo bintu byabaga byose Kim ntabwo yarabizi, kuko Kim yarambazaga ati Semi bite byagenze gute, kuko urumva ikintu bansopanyirijeho ntago nari nemerewe kubona umukameramani. Kandi urumva nkajya kuri telenasa uwagusopanyije ninde? Ni uyu nguyu manager wa channel ari we nani Kim? Nyine urumva
nimba ndi bujye gukora ibiganiro nibisohoke kandi abatumirwa banje bose natumiraga kuri cano ntemerewe kubazana, ubwo wenda ukima ibyo ari buze kuvuga wenda biraza gutuma nanjye wenda mvuga ibindi biri inyuma. Uri kubyumva? Ubwo wenda nabo baburyohe baburyohe uriya buryo uriya mupapa nyine famille buryohe nabo nubona uko muhamagara nabo mubahamagare baza hano kuri TikTok, kubera yuko ndabona uyu mugoroba hano hantu hari buze gushya tu. Icyo niteze cyo urumva. Ibyo bintu byose abatumirwa nyine abatumirwa banje bose nari nsanzwe ntumira bose baransopanyiriza, sinyikijya ku kibuga cy'indege nta kintu na kimwe ngikora. Nyine Emmy ahinduka umunyamakuru uri cheap bro. Ndagenda ndwara ikintu cyitwa depression ya dangira mfata man, nyine ndagenda ndiyeba mu mutima n'abantu bose twakoranaga bose baravuga atari ko Emmy ko wasubiye inyuma byagenze gute. Urumva Godfrey kandi nawe warabibonye ko nasubiye inyuma pe, ko ne narasubiye inyuma. Emmy nongeye kuzuka ari uko ngiye kwikora kuri YouTube channel yanjye. Urumva byageze mu kwezi kwa kane nta mushahara mbona, boss ndamwandikira inbox ndamubwira rero ntago nifuza ko ibintu byanjye nawe bijya mu mategeko. Ako Godfrey reka mbiguhe winbox bimpereze kuri WhatsApp. Bimpe kuri WhatsApp. Ntago bigenze gute ninjye mutapinge screen araje. Nyandikira hayi ya nimero yawe ntago nyikifite nahinduye phone mite mbikohereza byose nkoherereze na kontra uyisoma uyirebe. Wenda abantu bashobora kugira ngo wenda ibintu ndi kuvuga ibintu nafitiye fact. Urebe Okima boherereze nimero yiwe, ntago ngiye nta kintu navuganaga na Okima kubera ko njya kubona nakazi kuri Dynamic ntago nari narigeze mvugana na Okima kuko abantu baje kundeba ni Jihad na boss bose ndabananira. Ndavuga ati ngewe nimba umuntu mumuhaye amafaranga ngewe ndashaka yangaye, ariko boss turaganira nambwa ndaguye umushahara uyu bigende gutya. Rero ngiye byagezeho nicara, urumva Jihad nkoze ikiganiro gifungura YouTube channel yanjye ndavuga ngo okay thank you ndabibonye uranyandikiye mwihangane gato ni mwe mutapinga reka nzabimbe reka bimbe mutapinge screen. Guys, mutapinga screen kabisa. Godfather aje tube dutapinga. Godfather nabiguhaye ngwaye twingenze, ubwo ibindi nimbibona nzabikwereka kubera kubona yuko ngewe nabaye flexible kumukoresha wanje. Nkambwa ati ngewe bigenze gutya na gutya ibintu tubinyuze mu mucyo, nabiguhaye genda urebe usome na contract, ibyo nakubwiye byose birahura byose nabiguhaye. Okay ndaje mbirebe. Ngewe icyo gihe muri rubanda no kuri ba Mimira Miracle kuko riri nta kintu mushinja pe, nta kintu riri mushinja. Nawe yansanze inbox ya nagiye kuri live bambwira nabi byatari kubera yuko ntago bari bazi ukuri n'icyatumye nkora icyo kiganiro. Muhamagare umunyamakuru wo ku Nyarwanda wagiye gusura umuntu witwa Jihad. Jihad aramubwira ati ikiganiro uzambwirire Emmy kuko Jihad ahantu namusuye kuri brigade ndi kumwe na madam ndamusura, ariko namusuye narakora icyo kiganiro. Aramubwira ati ugende umbwirire Emmy ko ikiganiro yakoze narakibonye, atari kumubwire ko ibyo yakoze byari kimwe ati kandi naramubabariye nanjye nizere ko yambabariye. Umbwire ngo hereze iyo nimero Godfather umubaze kuko ejo ngiye kwa gatandatu nakubwiye ko ndi bujye kumureba kubera ko yaranyandikiye. Ngewe nawe njya kuva kuri Dynamic, navuye kuri Dynamic kubera ko man agahinda kari kanyishe, umushahara wanjye sinawuboneraga igihe bari baramagaritse. Uri kubyumva? Uyu Okim yagiye akora ikiganiro
kuri YouTube channel yitwa Urugendo, agaragaza uburyo nje nabaye isnitch cyangwa nabaye umugambanyi kuri Jihad cyangwa nabaye umugambanyi ku muntu wese, kuko nge ikintu cyambabaje nageze ku isibo dukorana na Jihad, mwoze icyo kiganiro gishimira Jihad mvuga ko yamfashije 50%. Godfather nacyo umbwire nyiguhereze umbwira ahantu hari ikosa. Jihad araza abwira Jado Kabanda boss wa isibo, aramubwira ngo njyewe sinshobora kwicara kuri YouTube nako kuri radio cyangwa kuri mikoro imwe na Emi mu gihe atarasiba ikiganiro yakoze amvuga yuko yamfashije. Godfather uri kunyumva cyane? Urumva ko mwaho ngaho hajemo na boss inde, boss Jado. Urumva bro, njyewe Jado aramamagara muri office uwitwa Jihad yanze ko ibi bintu byose Okimu ntagabizi. Niyo mpamvu hari ikintu abantu bitiranya, ikintu napfa na Riri niwe wabuze ikintu cyanyacyo twaba dupfa, kubera ko nge nawe arabizi mu mutima yabazi ngo Emi twapfuye iki ipfundo riraha. None nge naza nkavuga wenda ibintu kubera ko ndara abantu bari inshuti na Riri bakavuga ati oh ariko Emi ni umugome cyangwa Riri ni umugome, kubera ko abo bantu batazi ukuri kwa nyako. Kuko najyaga nzano kuri pano uwitwa Godfather kambwira ngo nagambaniye Jihad, hari n'umunsi witwa Riri yambwiye ngo Emi ngo ndagapfa nakize. Icyo gihe kuri pano abuza abantu kuma magift, akaba ari we wenyine uma gift. Godfather iyo pano urayibuka? Ntabwo nyibuka, ariko n'uyu munsi ndi kugura kuri umugambani wagambaniye Jihad kandi we wabaye ikigwari. N'uyu munsi uri kubimbwira. N'uyu mugambani wa Gisambo n'uyu munsi nyine ukambwira ngo nagambaniye umuntu witwa ngo Jihad. Ariko icyo gihe nanjye nagendaga Godfather, nagendanaga gahinda ikintu gikomeye mu mutima cya danje. Nimba umuntu abizi neza, reba dikeza ngo muri njyanye, umuntu abizi neza yuko kuri radio aho ukora niho ukura umugati wo guhereza umwana wawe, arabizi akaza akabwira boss wawe akamubwira ngo mu gihe uyu muntu adakoze ibi bintu ntago ndi bwicare kuri mikoro. Bro Godfather, kugira ngo ndengere umugati w'umwana wanjye na minirivare y'umwana wanjye, ikiganiro naragisibye. Umbwire nyigusharing, umbwire nyigusharing niba gusibisha ikiganiro. Ikiganiro cyanjye baragisiba bro. Okimu dore nguyu nawe arabizi ikiganiro ndagisiba. No. Urumva? Noneho kandi Okimu na Jihad nabo bakoze noneho ikiganiro, kuko Okimu namufataga mani nk'umuntu wa danje, nkamufata nyine nk'inshuti yanjye, kuko twe twarakoranye kuri 3D, twarakoranye ahantu hose. Urumva? Okimu nabo ibintu byanjye byose babizi, bajya baganira n'inshuti zanjye bakababwira ngo Emi umugore yaramutaye. Nyine inshuti zanjye nari mfite bro, akaba ari bo bantu nyine bagenda banaranga uwitwa Jihad n'umuntu witwa Okimu, baranaranga bro, baranaranga. Emi ndagenda nyine ndiheba, mba mu nzu yanjye nyine nta kazi mfite, mbyuka mu gitondo nkajya ku isibo, no ku isibo nabo ndagera ndababeshya, ndababwira ngo brother njyewe Emi ndarwaye ntago nshobora kuza mu kazi. Rero bakoze ikiganiro barambaze, ndabyumva ndaceceka, nanjye ndavuga ati one day umunsi noneho nzaba mfite time yanjye ya nyayo, nanjye nzimatatura uko mbishaka, kubera yuko uwo munsi igihe kizagira nyine nanjye ibintu bibi byanjye tu. Niyo mpamvu rero mwabonye ikiganiro Emi nakoze, nagikoze kubw'umujinya, nagikoze kandi bimvuye ku mutima, nagikoze kubera ko nanjye nyine abo bantu bro bari nyine barambabaje byanyabyo, umutima barawukanze byanyabyo. Urumva Godfather? Okay, mbere yuko numva ukintu byiza kwa hari, mbere yuko mvaho yego nta kintu n'iki na kimwe, I told you, nta kintu n'iki na kimwe nicuza, yego nta kintu n'iki na kimwe nicuza ngo nakoze icyo kiganiro. Uri kubyumva?
nta kintu n'iki na kimwe kivuga ngo wenda ibyo mvuze riri wenda ntago yarabizi umuntu nsaba imbabazi n'umwe wenyine mu bantu bose bari hano ni babiri. Urumva hari n'igihe cyagezeho n'abantu muranyanga bro, reka mbikubwira impamvu. Uzi yuko hari igihe cyageze nkabura abatumirwa kuri Dynamic, nicyo gihe natangiye kwitereka nkavuga ngo ngiye kujya mvuga inkuru ku bantu. Ibyo bintu urabyuka Godfather, uzi inshuro wamamagaye wowe umbwira ngo Emi ndakwiyamye ntugakora inkuru ku bantu ejo batazagufunga. Urabyibuka Godfather? Godfather urabyibuka? Ibiki nyibutse iyo ubaje ngo umbwira ngo ntuzongere gukora inkuru ku bantu nibibejo nejo undi batazagufunga. Nonge narakurabuye nagomba kukubwiza ukuri, none se ngiye ko nta miyaga narabikubwiye. Urambwira ati ceceka utazongera kugira ikintu. Natangiye kwitereka gukora inkuru zo kwitereka ngeze kuri Dynamic kubera yuko abatumirwa nazanaga bose ntago babemeraga. Ese nonge narakurabuye kuko nabonaga ahantu werekezaga wari ugiye kugwa, wari nawe aya masaha uri mageragere kandi ubu nanjye mba ndi mageragere. So ngaho okay, reka dukomeze rero, reka ngaruke ku kantu gato, sibyo? Mbaza ibyo bintu byose n'urwo rugendo rwose mwisibo kuri Dynamic ya yindindi watangiriyeho, ibyo byose wicaranye na Jihad umubwira ko ibyo yagukoreye yaguhemukira cyangwa ibyo yagukorera atari bidakwiye? Brother, sinari nyigera ahantu Jihad ari. Mwari mu gipo mwakonaga mu isibo. Jihad kuna meze yavaga mu kiganiro atagenda giye nago na ahantu naha na hamwe. Mane mwakoranye ku binyamakuru bitatu. Jihad twakoranye ku binyamakuru bitatu, urumva? Bro, mwe gari n'ibintu mutanazi n'uyu wakimara ibintu atazi, reka nkurabure. Ngewe na Jihad ubwanjye Dr. Murangira Beats yari yaraduhamagaye turi babiri, urumva? Aratubwira ati inkuru mukora mujye mubigenza gutya na gutya, ati ndabashaka uyu munsi muzaza. Uri kubyumva? Bro, reka ibyo bintu byose reka mbireke, wenda nyine igihe kizagera. None n'icyo uri kuvuga atatubwiye ko yaje nakavuga ko yabahamagaye, yamuhamagaye inshuro zirenga zimwe akanajya n'ibyo amwandikira ku gapapuro agomba gukurikiza, nta bango ufite. Urumva bro? Komeza ibyo ngibyo kubwa yabitubwiye, komeza. Ngewe umujene yagezeho nyine arankapinga, dore naho kimo nguyu ntago ndi kubeshya, bagezeho barankapinga ku bintu byose. Press conference sinari nyijyayo, sinaburi bujye kwakira umuntu ku kibuga cy'indege, sinari bujye ahantu habaye igitaramo, mbega ibyo bintu byari byaho Kim na Jihad. Urumva? Ndakumva. Emi waje nk'umunyamakuru nyine ndaho nge nyine sinkamenye ku manza byose okima kabari hose, nyine ibyo bintu biragenda birarangira. None abajya kunyakira rero, kunyakira kuri hotel banyakiriho ngo nje kuri channel. Byari byiza ariko sha Godfather, ngewe umuntu nsaba imbabazi ndasabya Keza Triski, narazimusabye urabyibuka Keza, nimba wanyumvishe nagezeho nitereka ku muntu Keza, nagusabye imbabazi nimba warambabariye simbizi, kuko ndabizi ko Keza ari umuntu w'inshuti yanjye, nziwe mu rugo yagira anniversaire nkamutungura nkazana na kamera Keza akabyemera, ndagushimira. Ririra Miracle wamfashije inshuro nyinshi cyane, ndagushimira kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ariko nawe riri uri umuheza nguni, ntago ujya ubasha nyine kumva umuntu, iyo umuntu mukunda uba wumva ko uwo muntu atagira ikosa. Ndakumva. Ririra Miracle iyo yumvishije nyine akunda umuntu by'indani, nimba Godfather Ririra Miracle agukunda sha warinda ujya mu nda y'isa kivuga yuko uri umuntu mwiza kandi no warahemukiye abantu benshi. Urumva? Ni umwana mwiza, ndamushimira. Okimu nawe ndamushimira ku rugendo twabanyemo kuri Dynamic nka manager, yumva yuko nyine ari manager ariko atazi bibera mu gikari uko byari bimeze. Okimu nawe ndagushimira, ariko nkakugaya yuko wagiye kwitereka kuri channel ukavuga ibintu utazi niyo biva, kubera ko ngiye ibyo mbitse byawe na Jihad byawe n'abandi bantu ni byinshi, sishobora kuza nyine hano ngo ngiye ngo nicare ngo mvuge umuntu ikintu kidari. Godfather wakoze, Imana yo mu ijuru guhumugisha. Wifuje yuko nyine wenda nkubwira ibiboro byo kunyita ngo umugambanyi kabisa, ibyo biboro
nizere yuko nyine ubyumvishe. Okay, rero twumvikane ngiye ko mbyumva ibintu nuko nakomeje gukurikira. First of all, Jihad ntabwo yaguteye ihungabana kubera ku makuru mfite mukorana. Jihad mwakoranaga neza nta kibazo, urimo kunyumva. Tugikora nyine ataragenda amakuru angera hambwira ko Jihad, urimo kunyumva, nyuma yuko mugerageje ibintu kumva rimwe ni sawa ukabiri bikakunanira, wamwimye ukanga kongera kubikora. Sinshaka kujya muri byinshi ibyo n'amakimbirane. Uretse gato wica mu ijambo ndi kukubwira amakuru ufite uraza kuyahakana cyangwa uyemere. Reka ntaruzi ngo noneho urimo kumva icyo mwapfuye, urimo kunyumva, nihungabana uvuga yaguteye, urimo kunyumva, nugukora bya bintu twabonye yatubwiye ko akorera online ariko mukabikora bitari online. Ndi gupfusha urukumva ndi gupfusha ndiko bakwinjira ngo bimwe na bya bintu byagiye bya online, ngo hari ukuntu nyine yakweretse uko bikora ariko nyine ngo mu buryo buri live, urukumva, ngo akaba aricyo kintu utatubwiye cya trauma uvuga yaguteye. Okay, mu yandi magambo yagupfumuye ubuzutu, ariko ngo noneho ngo niyo trauma udashatse kwerura. Ndi kukubwira amakuru yangezeho ngo noneho ngo biriya bintu urabyanga, ubyanze Jihad arakubaninga. Urimo kunyumva, akubaninze. Ndi kukubwira amakuru yaje ngo nk'umuntu wari ugufitiye amabanga utinya, ngo wari waratinye kugira ikintu uvuga ari hanze kandi uzi ko afite amabanga yawe. Amabanga avuga urayumva, uretse gato ko yakuriye, ngo noneho umuco uretse gato ko yakubomoye. Ndikubwira amakuru yangezeho, ndikukubwira ntabwo ibyo ndikubwira, ndavuga ni byiza ko nyirubwiti yahari. Ibintu bigeze umva hari abantu bivana mu kanwa, mbikubwiye kuko uhari, dushaka kugira ngo ubishyireho umuco. Manza wumve ngo arangije ngo impamvu umuntu yaravuga ati God Father, impamvu Emi umwumve, impamvu avuze Jihad atashobora kumusubiza nuko ari wo mwanya abonye wo kuvuga trauma uvuga ngo yaguteye. Kuba umuntu mutarumvikanye mu biganiro biguteye trauma guteze, uri muzima, ibyo byagutera trauma waza imbere y'abantu bangana gutya. Ndagukunda. Uretse gato uri kumva umuntu arambwira ati God Father, Emi yapfushije, impamvu atashubije Jihad cyangwa atavuze agahinda Jihad yamuteye ahari nuko atari kubivuga kuko Jihad yaramufite wese. Jihad yari kumusandaza kuko yaramuriye. So trauma avuga ya Emi muyumve, trauma avuga nuko Jihad yamugize umugore. Urukunyuma tega amatwi, noneho wowe ujya hariya kumubana, none ushobora kubohoka izo byose kugufungira amazi n'umuriro yakoze akabikora yaragiye wowe, hose aho ngaho. Impamvu utigeze umusubiza, none se niba yarakurushaga izina yakurushaga umunwa kuzi kuvuga, ngo impamvu wacecetse nuko utagombaga kuvuga ko wari uzi ko ubuzima bwawe ufashe mu kiganza cye, yagombaga kugushyira hanze akakuvana muri closet. Which ibyo bintu mwakoze ntabwo nshaka kubihamya, sinari mpari. Ariyo mpamvu uvuga ngo yaguteye trauma. Trauma ntabwo ari kukwimisha akazi, none se trauma ntega amatwi si nyine. Niyo mpamvu uranga kujya gushyiraho umucyo, maze unyumve. Niyo mpamvu uranga kujya gushyiraho umucyo, ntabwo ndi kubiguhamya, ndi kukubwira amakuru yagiye hanze. Wari usanzwe ubyumva cyangwa warabimenye cyangwa ntabyo wari uzi. Ngo noneho bikimara kugenda gutyo, ukimara kubona bamubitse, rero uravuga ati none ukavuga agahinda kanjye ko nta byangenda gushyira hanze. Ibyo bintu byaba ari ukuri, niyo trauma udashaka kwerura yaguteye. Cyangwa kuko ntabwo wabwira umuntu hano ngo yaguteye ngo trauma ngo kutifuza gukorana nawe, ibyo byagutera trauma se? Ngo yakwimishaga akazi, ibyo biteye trauma se? Ngaho ijambo niryo mbere ko numva Okim. Umva nkubwire, oya, ikintu cyo cya mbere sinzi nimba Jihad ari umutinganyi cyangwa atari umutinganyi. Ibyo ngiye ntabyo nzi, urumva, kuko Jihad nta munsi n'umwe twigeze tuganira ibyo. Oya, kuko ntabwo ndibuze guhamya ngo ni umutinganyi cyangwa se umutinganyi kubera yuko nta hantu na hamwe ninjye nigeze murira na Jihad. Oya, ibyo ntabwo nabivuga ko njye simbizi, simbihagazeho kuko sinigeze njya gucekinga, uri kubyumva, imiryamanire y'umuntu. Ibyo ntabwo mbizi, ibyo wumva nuko byumva nanjye niko mbyumva. Aho ho na oya kabisa, oya, ibyo bintu sibyo, abo oya nako ibyo bintu ntabwo ari byo.
Okay. So, none Emi, ni iyihe mpamvu ko wari ufite uburyo bwawe, ko wari ufite platform nyinshi zakwakira kubera iki ibyo bintu byajya gukorera utabivuza kiri agihari ukabivuga uhengereye ukabivuga ari uko agiye mageragera amaze gufungwa? dore impamvu nabivuze adahari. Urumva nimba naravuze ko umuntu yamfashije 100% cyangwa twafatanyije 50% 50% twese dukora ku gitangazamakuru kimwe kandi ari platform yanjye ngiye gukoreraho, akaza akegera umuyobozi wanjye, uri kubyumva, akegera umuyobozi wanjye kuri radio akamubwira ngo Emi nadakora kiriya kiganiro ntago ndi bwicare kuri mikoro yiwe ya radio, ibyo bintu simbyemera, uri kubyumva. Niyo mpamvu nakoye icyo kiganiro ndaceceka, uri kubyumva. Ubu rero kubera yuko ubu ngubu kubera mfite platform yanjye radio, uyu munsi bavuga ngo uragiye cyangwa ni wagiye, ubu noneho mfite ahantu nkorera hanjye ku bintu byanjye, uri kubyumva. Kandi njyewe nabivuze kubera yuko numvaga nyine ngomba kubivuga, kandi nta kintu n'ikina kimwe. Niba nkubishe neza wabivuze agiye mageragere kuko ariko wabonye platform yo kubivugiraho, warabuze platform yo kuvuga agahinda kawe. Oya, reka nkubwire, reka ngusubize Godfa. Hari ikintu nigeze nkubwira. Uzi ijambo mu nyangire, uzi icyo risobanuye? Ijambo mu nyangire, uru ruganda, ibi bintu tubamo twese muri rusange, habamo ikintu cyitwa mu nyangire. Ikintu rero cyitwa mu nyangire nicyo dukora muri uru ruganda rw'imyidagaduro tubamo kuruta ikindi kintu cyose. Godfather wagiye mu bwiherero? Ndahari wese. Nge nasoje. Ande niba washoje Okim ngwino hano, Okim ngwino. None nyuma yo kubaga Jihad ngo uzajya kumusura mageragera ariko murashinyagura. Oya, nge na Jihad ibintu byanjye twarabisoje. Umuntu akoranye ari kugira. Nge na Jihad that's on seat. Later, 1 second. That's a passenger. Ibintu byanjye na Jihad twarabisoje, twasabanye imbabazi, uri kubyumva. Nta kibazo n'uyu munsi n'aka kanya, nuko wenda ari wowe umamagaye cyangwa se ari wowe warumbwiye kuri ibi biboro. Ngiye ikibazo cyanjye nawe twaragikemuye, nawe yarambwiye ati nanjye narakubaze, nanjye sinakubaniye. So rero ngewe nawe twariyunze, ibintu byararangiye, nta kibazo nyine kijyari. Ikibazo nsigaranye ni ikibazo kontrasira igwa, ni ikibazo nsigaranye cyo kuri Dynamic, kandi nacyo soon as possible numva bitarenze ukwezi kwa kanga I choose comment. Ukwezi dutangiye kwa gatanu nibwo ikibazo cyanjye ubu namaze kubigeza mu mategeko, niyo agomba kubikurikira. Wowe na Jihad mwiyungiye hehe? Urakoze cyane. Amaji. Sinzi niba ari Godfather wemerewe kubaza, gusa Godfather mumbarize ngo wowe na Jihad biyungiye hehe? Bamugiye Godfather kigaruka. Ntabwo nagiye, ndahari ntegereje Okim. Okim ufatisha muri bari kibazo umubaze uretse reka nsubize Okim. Nashakaga kubaza reka ngusubize na Jihad avuze ko yinze na Jihad biyungiye hehe? Reka mbanze ngusubize. Wa gatandatu narindi mageragere. Ntabwo ngi nagiye kwa gatatu. Ejo tuzahurira. Ntabwo nzajya gusura umuntu tutavuganye cyangwa se umuntu tutafite. Okim rwose. Gabanya kwigira umwana mwiza si byiza. Kaho nyumvira. Nese ubu ufunganye na Jihad cyangwa uri amatwi ya Jihad? Muvugizi we. Yenda bagufungana niba ari byo ushaka, niba ushaka kujyayo jyayo ntari. None se reka nkubaze. None se Riri avugana gute na Jihad? Ni wowe ubavuganira. Riri none Riri ni ufunganywe nawe. Oya ndi kukubaza ikibazo.
ako nabagoreweho mwajye munkura amazina none yanjye se okay mwajye okay mureka kumvuga ngiye okay reka nkubaze kuri gereza barahamagara ntibahamagara subiza ikibazo nkubajije Emi, ibyawe na Jihad ni ibyawe nawe man. Ni none ibyanjye se nawe ni ibyanjye nawe. none Ariko se none se none se oya ntugashuka uravuze abantu mani ntaho winjiye na Jihad turavugana nkuko muvuga nta nubwo muvugana kwanza. shuwa se Erekana ikimenyetso cy'uko muvugana. none se ndabikwereka nkande Gihe bihe Godfather si uri kubiha byose se? Godfather abitwereka ariko ye kandi sha ntafunga okay umunwa kuva kera. none se Ntugende Godfa ndifuza ko utagenda ndashaka kuvuga uhari kuko hari utubazo ngenda ngusubiza uvuge niba mbeshye cyangwa niba ntabeshye. oya njena none se ngenda njyaye okay Guma mwana ngaho wanjye baza gumira. ngaho baza Ntegereje ko bambaza ibyo bambaza. mbere yuko tugenda reka uyu yabisobanuye byose mu bintu avuze uraza kubimubazaho ariko reka manze ntikireho umucyo kuri we kugira ngo mbere yuko agahinda kanjye gashira kuri we Okimu amakuru ntabwo ari ubwa mbere ubyumvishe ntubizi ko n'ubwa mbere tuvuganye ndakeka nta kibazo ntabwo nta n'ahantu urumva kuvuga nabi cyangwa ngira n'ikibazo nawe nibyo amakuru avugwa ko ribu ikimara kugufata ukarana muri prison na Jihad ku munsi wa mbere mu ibazwa ryawe wavuze ko keretse icyo badashaka byose ugomba kubibaha ndetse wowe ubwawe ukifatira telefone yawe ukahamagara ukabwira ribu ko ufite amakuru ngo hari agatelefone Jihad yitaga mukecuru ngo izo telefone umuturanyi wa Jihad w'umukecuru ngo bari bazifashe bazihisha mu muceri wowe ngubwira ribu ko izo telefone z'ahantu zikajya kuzizana ukajya kuzihakoba umukecuru ukazivana muri ako gafuka k'umuceri ukazizana zikaza kuvanamo ibimenyetso byafungije Jihad hanyuma ngo kuko wemeye gutanga ibimenyetso no kujya gushaka izo telefone ndetse hari umuntu ari buze kuvuga ahantu imodoka ya Jihad yari iri ku mushuti wanyu ukagenda imodoka ukayivanayo ibyo ni ukuri ni wowe wagiye kuzana ibyo bintu ni wowe wagiye kuvumbura havuye telefone arimo iyitwa mukecuru byafungishije inkoramutima yawe mwakoranaga kubera iki wemeye kubamo inshuti yawe magara ndetse ukajya no kuvumbura ahantu hari telefone ukayizana umusore aya masaha akaba ari gukora isheni Godfa ibintu byose wumvishe ibyo byose uvuze ni ibihuha ibyo by'umuceri ntabwo nzi ngo ni ibiki uri kumva ibyo by'umuceri ntabwo nzi ngo ni ibiki iyo telefone uvuga yabitswe mu muceri ntabwo nyizi ibyo byose byo kubwira ribu ngo kiretse icyo mudashaka nta byabayeho barambajije ndabasubiza nkuko bari bambajije bihuta sinzi kugira mve kuri ribu ntabwo ngiye nkunda kumentioninga ribu kuko ntabwo sintekereza ko ndi ku rwego rumwe nabo ntabwo uri kunabasha kujya kuyimentioninga ni urwego rukwiye kubahwa uri kumva ni urwego rukwiye kubahwa uravuze ngo ndabasuzuguye ko bavuze ntabwo urwego rudushinzwe Godfather nakubwiye ribu ni urwego rukwiye kubahwa ku buryo ntakwiye kujya kurumentioninga mu bintu nk'ibi ngibi komeza ngaho komeza so ndagira kuri icyo cyo kugambana mpite nkivaho direct binarangire dukomeze n'ibindi ntabwo byabayeho Godfather noneho kugira ngo nabyumve sinshobora no gutekereza kugambanira umuntu mu buzima bwanjye twagiye ubwo niba hari umuntu nzi uri hano ninza kubeshya yandikemo hasi ngo ndabeshya niko njye mba mbishaka ibintu bibe live yego so icyo kugambanira Jihad ikiganiro nagikoze kuri Dynamic nasobanuye uko byagenze so nawe nimbikubwira urambwira aho ubugambanyi buri sibyo yego Godfather barambajije ati video nayibonye ute navuze uburyo nayibonye ko yayinyeretse tugiye gukora ikiganiro yego ayo magambo nasubije uko nyavuze nta na kimwe mpinduyeho Jihad yabyivugiye mu rubanza rwe yarasubije ngo tinya ko n'uwo dukorana uri kumva yaravuze ati tinya ko n'uwo dukorana video nayimweretse muri telefone yanjye kugira tubashe gukora ikiganiro urumva bidahuye n'ibyo navuze birahuye none se akagambane karihe Godfa ariko nshaka nkakabura komeza
icyo kugambanira jihad ndakeka kirangiye, wambaza ibintu ushaka kubaza, byaba ari ntabyo nanjye nkagusobanurira. Okay. Oya ibyo ngibyo byerekeranye n'ibyo ngibyo. None so no kuvuga ngo jihad kugeza amasaha muravugana uramusura nta kibazo gufiteho, izo zari rumors. Godfather reka nkubwire. Kuva jihad yagera amageragere buri munsi wo kuwa gatandatu, buri munsi buri wa gatandatu w'icyumweru njya amageragere, uretse umunsi nasibye yo rimwe hari umuganda. Uri kubyumva? Sinumva ukuri umuntu nagambanira namusura bigezaho. Uretse n'ibyo hano hari abantu benshi cyane basura jihad, bose nta nshuti n'imwe mfite cyangwa inshuti ya jihad itaramubajije ati Okime yarakugambaniye. Niba hari uhari wamusuye azasubiza ibyo yamusubije. Ntago natekereza icyo kintu, ntago bishoboka. Ntago ibyo nta byabayeho, byo nibihuha. So kuri kubikijyanye na jihad ibyo ndakeka ibyo ngibyo ntago namugambaniye, nawe arabizi, n'inshuti zacu zirabizi, abamusura barabizi, nta muntu n'umwe wamusuye utaramubajije icyo kintu. Narabisobanuye, ntago nigeze mugambanira, sinabitekereza, sinzi no kugambana ibyo ari byo. Ndakeka icyo cyasobanutse tu, sinzi niba twakomeza. Okay, ibyo ngibyo bya jihad tubiveho, ariko urumva ngira ngo kandi kubivuzeho ntabwo nzongera kuva kwa mugambaniye kuko ubyivugiye ubishyizeho umuco. Niyo za kuba icyo kiganiro ntabwo nari kubivuga, ariko ngewe iyo amakuru kuba yampaye azi ubwo ronga nyiri ubwite nari kumuharabika akaba hari ashobora kubishyiraho umuco, sibyo? We move on. Wafata mu ibyo bambwiye. So twagiye. Ni byiza gutangambariye umuvandimwe, ariko ntabwo ibi ngibi we yavuga ko atabaye ikigwari kugenda hari akaba victim imbere y'imbohe. Umuntu arafunzwe uje kurira ngo yaraguhemukiye. Ababaye ikigwari yemwe. Wari wabyara? Uravuze? Wari wabyara? Ndi kirema. Nimba rero utari wabyara mu buzima bwawe, ntabwo ushobora kumenya uko minerivare y'umwana ivuna. Urakoze. So, then Okimu, ibyo Emi avuze wabyumvishe. Baza Emi byumubaza. Ndamubaza cyangwa ndagusobanurira kuko yasobanuye. Urakoze cyane, sobanura niba hari aho umunyomozi aho ndeba. Sobanura aho yabeshye munyomoze, tumoneho wowe uraza kutubwira utekereza ko Emi ari mpamvu yiteretse kamera akajya kubaga imbohe. Iyo mpamvu irahari mani, none si washatse ko byose mbikubwira. Urakoze cyane. Ubwo nuvuga ngo tugiye kumva side yo ku ruhande rwa jihad nubwo adahari. Oya ntago ndi umuvugizi wa jihad. Ndabizi. Hamagara na Skype. Uri kumva? Emi ko wafashe umwanya uhagije wareka tukumva. Waretse ko wareka tukumva. N'umuntu witwa Skype nawe. Nta kibazo. Ariko ntugire ikibazo. Wigira ubwoba, reka twumve uruhande rw'uwari manager wawe. Ko natanze umwanya umujena. Nibyo nari kwegereje njyewe. Twagisha muri ryawe. Ibintu byo umva rero sasa ngo twangewe ibinyoma bya Emi nabyumvisha inshuro nyinshi cyane, ndacejeka kwanza sinamenyereye kujya imbere ya kamera, ariko byansabye kujya imbere ya kamera ngo bimwe na bimwe mbibeshyuze. Kandi ibyo nabeshyuze by'ibinyoma byinshi yavuze nta kiyarengejeho, ntabwo yigeze ajya kugira ikindi arenzaho. Egare ko byari byo. Icyo ni icyambere. Ngewe ibintu byanjye ndabihera aho byatangiriye byose. Uvuga ibyo mwaka Jesus. Emi waretse kubanga amakona cicetse ukavuga kuko. Oya ntabwo ntiyongere kuvugira mu mwaka wa 2021 nagiye kuri televiziyo bita 3D TV. So twakoze akazi ubwo nasanzeyo umuntu bita Muvunyi, nsangayo umukameramani wundi wari uhari, ntago ndibuze kuvuga izina ryiwe hano. Nsangayo n'undi munyamakuru bita King Rukwavu Junior, abantu baramuzi, ubwo abakurikiranaga iyo shene kera baramuzi. Iyo shene twarakoze turakora, umukire twakoreraga biza kuba ngombwa ko agiye kujya mu Bushinwa kandi ari busige agurishije shene. Tujya gushaka abakiriya bagura shene, turababona iragurwa. Bigizwemo uruhare na Skype. Iragurwa, imaze kugurwa yaguzwe n'undi
mukire w'Igikondo, niho twakoreraga kuko office ya mbere ari i Nyamirambo, ubwo igurishwa yimukiye Igikondo. Dukora akazi Muvunyi, kuko sheni igurishwa Muvunyi yahise avamo, twe tujya Igikondo kuri uwo muntu wundi. Muvunyi yaragiye, ubwo nagiyeyo njyewe, King n'uwo mukameramani wundi, ubwo twari batatu. Tugezeyo rero uwo tuzana uwo bita Fata ku Mavuta. Ugiye mwumvaga ngo Fata ku Mavuta afite televiziyo ngo bita ngo 3D, ntago yari nyine yari CEO. Bwari uburyo bwo kugira twamamaze cyangwa se dusubiza ibintu ku murongo. Ibyo birarangira, wa King Expert aragenda. Amaze kugenda, dukora inama njyewe n'umuntu bita Fata ku Mavuta, n'uwo mukameramani wundi, ndetse n'uwo mukire. Uwo mukire yaje kugenda aravuga ati mbahaye umukoro, nimushaka umuntu uza gusimbura King. Emmy Nyawe yakoraga kuri Big Town avuye kuri Yawe TV. Uwitwa uwo mukameramani niwe wavuze ati ariko kuri Big Town hari umunyamakuru bita Emmy Nyawe, bibaye ngombwa twamuvugisha tukumva ko yaza mu kazi. Sinjye wagiye kumuvugisha, sinzi uwamuvugishije nyine, gusa habaye inama ivuga ati uyu muntu twese turamwemeranyaho aze mu kazi. Ubwo bari bamaze kuvugana. So hari ukuntu twakoraga kuri 3D inama ya televiziyo ikimara kugurishwa, ikintu cyatorwaga n'abantu benshi nicyo cyakurikizwaga, icyatorwaga n'abakeya kikaburizwamo. Twese duhuriza ko Emmy yaza mu kazi. Emmy aza kuri 3D TV. Dukora akazi nyine bigenda neza. So nari umukameramani, by the way, nari umukameramani kuri 3D TV, nkora na graphic design. Niko kari akazi kanjye, ntago nari umunyamakuru, ibyo ntaho nari muriye nabyo uretse kujya gukamera izo nkuru, nka editinga, nka uploadinga, ngakora na graphic design aho ikenewe. Ibyo birarangira. Haza kuza ikintu kivuga kiti uyu Gaspari arajya gushutinga Fata ku Mavuta, njye gushutinga Emmy Nyawe. Turabikora, sinzi uko byaje kugenda, mbona noneho Gaspar ari kujyana na Emmy Nyawe, ngewe ndi kumwe na Fata ku Mavuta. Ibyo ngibyo birarangira bibaho. Twagiraga inama iba kabiri mu kwezi. Ninza kubeshya Emmy ndashaka, niyo mpamvu navuze ngo ndashaka gukora ibi bintu bive mu nzira, Emmy ari hano bive mu nzira. Ninza kubeshya, mumbabarire muze guha Emmy ijambo avuga ati ndabeshya. So birarangira, muri iyo nama yarabaye imaze kuba, ntago kugeza ubu nari nzi icyo napfuye na Emmy Nyawe. Muri iyo nama namwe mutekereze, ngewe nakoze inama nemeza ko umuntu aza mu kazi. Muri iyo nama yabaye ntago nari nyirimo. Mumve neza iyo nama yabaye sinayatendinze ngewe. Yagiyemwe abandi ntarimo. Ubwo hari Fata ku Mavuta, Emmy Nyawe, na Jihadi n'umukameramani na boss nyine. Ibyo birarangira. Hari n'undi wakoreshaga social media ariko wenda cyeka tarayirimo simbizi. Mureke mwumve resulta zavuye muri iyo nama rero yabaye. Iyo nama yaje ivuga iti Fata ku Mavuta niwe wabimbwiye, na boss twakoreraga nawe yarabimbwiye. Fata ku Mavuta yaraje mu Gatenga aho twakoraga, arambwira ati kuko nge nabaga aho ngaho nyine aho ngaho twakoreraga. Yari inzu niri cyane nyine irimo n'ama office, niberaga mwaho ngaho. Fata ku Mavuta araza arampamagara ati okay muri he? Namubwira ati nari niryamiye ndi mu magame. Byuka unsange hano mu modoka nkubwire. Ndabyuka ndagenda twicarana mu modoka. Arangije arambwira ati nubwa ubunine naracije sinari ko ntazigera mvuga nibi bintu tu, ariko Emmy kubera kwigira umwana mwiza kwiwe nibyo biba bitumye umuntu aza kuvuga tu, arabizi nawe ubwe yabyivugiye ko ntakunda kuvuga, arabizi kwanza. So Fata ku Mavuta yarambwiye ati okay, ntago turi inshuti. Umuntu bita Emmy Nyawe mu nama yavuze ngo Okimu naguma muri aka kazi ndakavamo, ubwo murahitamo hagati yanjye na Okimu. Kubera ko Emmy yari priorite kundusha, ngiye nari umukameramani, ari umunyamakuru kandi niwe wari ukenewe. Umukire arambwira ati akira amafaranga y'ukwezi, akira amafaranga y'ukwezi. Emmy funga mike. Thank you. Arambwira ati akira amafaranga y'ukwezi. Wakire n'amafaranga y'ukwezi kwari kugiye gukurikira. Urumva yampembye amezi 2. Ariko wigendere, hari abatagushaka. Ntago yavuze ijambo Emmy, ntago yavuze izina Emmy. Hari abatagushaka. Wigendere, nzakwereka ibindi dukoranamo cyane kuri umu graphic designer mwiza. Ndamubwira ati okay.
niba hari abatanshaka ntaribi, ariko wabambwira kuko wabonana n'abazi. Nuko namusubije, arambwira ati mu buryo bwo kutateranya abantu, genda nzakwereka ibindi dukoranamo vuba ahangaha nzaguhamagara. Ampa amafaranga y'ukwezi kurangiye. Okim arabeshya ntabwo amafaranga y'ukwezi kuko niko bikora hano. Wihangane mu kiganiro Okim yavuze ngo ibyo abeshyamo mvuge. Oya turaguha umwanya ariko baraguhumwa amaze kuvuga ko mbeshya baraza kuvuga ngo umunyamakuru mu kiganiro no kubijyana ukuri ikiganiro nawe ko ndumiwe kabisa. Ihangane birangiye ibyo byose birangiye urumva naringeze aho boss yambwiye ati akira amafaranga y'uku kwezi turangije, ampa n'ay'ukundi kwezi twari kugiye gukurikiraho mu buryo bwo kwifashisha nyine kugira nitegure. Urumva niba mvuye mu kazi ngomba kuhita mva mu office y'abandi, siko bigenda se. Yampaye amafaranga ampa nayo kwitegura, so ndagenda nyine mvaho ngaho ndagenda. Ibyo birarangira kugeza ubu ngubu uwo mu boss twakoreraga ntago arambwira ngo ninde wakoze ibi ngibi, ntawe nzi nyine we azi ko ntawe nzi, ariko fata ku mavuta ajya kundi muvinga muri groupe yambereye umuntu mwiza arambwira pe, kandi fata ku mavuta twari inshuti cyane. Ambwiza ukuri arambwira ati uyu Eminya yavuze ati aho kugira nutava mu kazi warakavamo. Namwe murumva aho kugira umukameramani umunyamakuru agende hagenda umukameramani hakaza undi. Ibyo biraba ndagenda ubuzima burakomeza. So birangiye navuye mu kazi mva muri office z'abandi nigira gushaka kandi kazi nyine. Nk'umuntu w'umugabo twese turabizi ko kwiyaranja bibaho nyine. Nge n'umunyamakuru bita Nepo Museni ku rugendo nibiza kuba ngombwa nkuko yakomeje kuvuga ngo abantu babazane nawe bamuzane kuko yaramubeshyeye Eminyawe nawe numvisha ibiganiro bye amubeshyera, mpita mpamagara Nepo Museni ndamubaza ati ibintu Emi avuze nibyo. Arambwira ati nibihe, jya kumva ikiganiro akoze yabivuze kuri uyu munota ajya kubyumva. Arangije arambwira ati ko uzi n'ukuntu ibi bintu byatangiye, ibyo nari kubiguhisha hehe ntabikubwiye. So naragiye nge n'umunyamakuru bita Nepo Museni twashinze televiziyo bita The Dynamic Show. Nepo ari umunyamakuru ndi umukameramani. Televiziyo iratunanira, uri kumva, biratunanira nyine, nta mafaranga twari dufite. Kwanza na Nepo yari umukameramani, twari twihuje nk'abakameramani turavuga ati se ibi bintu aba bantu bakora tureba kuki twe tutabikora. Turabikora, iratunanira mu buryo buri financial. Birangiye twaragiye tujya gushaka umuntu ushobora kudufasha mu buryo buri financial. Birangiye ibyo byose turamubona ibintu bijya ku murongo neza cyane, amafaranga yaburaga turayabona, amatike turayabona, dutangira kujya hehe na he, tujya no mu nkuru nk'izo kwa Nepo bakoraga nabyo biranga, twiga undi mutwe wo gukora ibindi nyine turabikora kubw'amahirwe n'Imana dusenga tubona birakunze. So twaricaye rero Nepo, hagati aho Nepo mukuru wiwe bita Kamana uri muri Canada yaje kugenda ajya muri Canada. Arangije bashyiraho abanyamakuru bamwe na bamwe ku rugendo nabo biranga. Arangije aganira na Nepo aramubwira ati ese Nepo nta buryo waza akaba ari gukora hano ku rugendo kubona n'abandi biri kwanga. Nepo arambwira ati sasa rero ngiye gukomereza ku rugendo, wowe komezanya n'uyu mukire, ngiye kuri iyi shene ya Graphe kuko yamaze kujya muri Canada, ubwo ninjye usigaye yo kubikora, wowe komezanya n'uyu nguyu. Nepo agiye, murumva ko ibintu byahise bincanga. Naragiye njya kunuza kureba uwitwa Kamarade, ndamubwira ati se Kamarade waza tugakora. Araza turakora, ariko kubugwa amafaranga ari umukire yashoraga tubona ko bidahagije. Turicara nge nawe, ntago twicaye nge nawe na Kamarade. Ubwo ndashaka kuza ndikwanga ko nza kuvuga ikintu mbeshyera undi muntu, kuko mvuze ngo nicaye nge nawe na Kamarade akaza kavuga ati arambeshye ntago twicaranye, na nyine urumva ko naba mpiye. So nicaye nge nawe n'uwo mukire turavuga ati ko Nepo yaragiye, Kamarade ntago nyine biri guhura n'ibyifuzo twari dufite, kuko twe twumvaga ko tugomba gutumbagira kandi twari twanabigerageje tubona ko bigomba gukunda. Ibyo birangiye naragiye njya kuganiriza Jihad nk'inshuti yanjye naramubwiye ati Jihad ndagushaka. Ahita ambwira ati ukimuranshakira iki gituma umbwira ko nshaka ari nge nawe gusa. Ndamubwira ati ndagushaka tujye muri business. Igisubizo yahise yarambwiye ati Okim, amafaranga waba uyakuye he yo kunjyana muri business wowe? Nta mafaranga nari mfite, nta nayo ngira, kwanza barabizi.
so ambwiye gutyo ndumva yarambwiye ati ngiye gukora ikiganiro na Emi Nyawe kuri Great ninsoza ndaguhamagara. Ndamwira ati ngiye ntabwo ndibuze kuri Great kuko nakubwiye ko ari nge nawe ntabwo ushaka uri kumwe n'undi muntu. Yahise ajya ahantu bita Kanombe kuri Hotel Tech iri ahantu gutya mu umanuka uzamuka za Kicukiro. Arangije arambwira ati ubu none hamfashe moto ndi kujya kuri Hotel Tech niba uri ready wahansanga. Ndahamusanga. Mpamusanze twaganira ibyo twaganiriye bya business, nta nubwo yigeze yizera ibyo mubwiye kuko ngiye naramubwiye ati kugira tujye mu kazi mbwira ikintu bisaba. Arakimbwira ndamwira ati okay ibi bintu ngiye kubikoraho. Ntabwo yigeze yizera ko ibyo mubwiye ari byo. Namaze indi minsi 2 ntaramuhamagara. Ku munsi wa gatatu naramuhamagaye ndamwira ati noneho waza tugahura nuri kudufasha muri ibyo bintu tukumva ko ibintu bigomba kugenda. So biraba bimajije kuba turahura ibya Jihad akeneye arabyishyurwa byose bijya mu buryo ku buryo yakoze n'ukwezi kwa nyuma kuri 3D. Ku kwezi kwa nyuma kuri 3D ku itariki 29 zibanziriza ukwezi kwa nyuma yakoze kuri 3D. Ibintu bya Jihad byari byararangiye n'amakontra yarasinywe. Byararangiye byose nyine icyari gikenewe icyari gitegerejwe ni umunsi nyine we yari yabwiye uwo mukire wa 3D ko bazatandukana kuko banabivuga anabibabwira yaba umukire ntiyabyizeye kuko yumvaga ko Jihad ntahandi yajya yaba na Emi Nyawe uyu nguyu ntiyigeze abyizera kuko sometimes nabaga arabizi kwanza hari nawe arabizi uko ibyo yavugaga byo reka mbyihorere arabizi ibyo yavugaga nibije navuze ko nta kintu cya Emi na Jihad ndibuze kwinjiramo kiretse ibyonzi nibyo ndibuze kuvuga ibyo ntazi ndabyihorera kuko ni ibyabo nyine. Ibyo ngibyo birangiye ukwezi kwa nyuma kwarakozwe kumaze gukorwa urarangira. Ku munsi wa nyuma w'uko kwezi nta kiganiro Jihad yari afite gukora. Ndangije nawambwira ati okay wari wambwiye mbwira umukire ati warambwiye nkwibutse Jihad nasoza kontra yiwe yarayisoje. Sinzi niba yaranagiraga kontra ntabwo mbizi yarayisoje. Amaze kugira kuyisoza ndagenda namwira ati ibintu byarangiye rero tugende gukurikiza ya masezerano n'ibyo wasabye byose byarabonetse ubu byarahageze. Turangije tujya Burundi. Jihad yabwiye umukire ati ngewe nkeneye kuruhuka mu mutwe nkava i Kigali ngashaka handi hantu njye. Baramubwira ati Jihad aravuga ati nakigira ku Gisenyi. Aravuga ku Gisenyi n'ubundi ni nkaho uzaba uri i Kigali. Bafata umwanzuro uko tugomba kujya mu gihugu cy'i Burundi. So kubera tugiye mu gihugu cy'i Burundi buriya ntago twagombaga gukora. I Burundi ntitwagombaga gukora ariko nabwiye Jihad ati niba ndi kukumva neza mwari mujye uretse gato byari ikintu ntari kumva. Ni ukuvuga ngo mwagiye ni Burundi. Jihad yarasabye ati ndumva nshaka kuruhuka njyewe ntabwo nshaka kuba ndi i Kigali ndashaka kuruhuka. Jihad aravuga ati naje Gisenyi. Baramubwira ati Igisenyi n'ubundi wameze nk'umuntu uri i Kigali shaka ahantu hafi hano ujya. Bemeza ko agomba kujya i Burundi. Mbere yuko Jihad ajya i Burundi naramuhamagaye namubwira ati Jihad ngiye ndumva ndi kuribwa ndashaka gukora. Niba ndi kumva neza uretse gato niba ndi kumva neza i Burundi ubwo hoteli ibintu byose umukire yarishyuye. Oya no yamwishyuriye tike hoteli yari ya Jihad. Ikintu nshaka kubaza twumvishe hano Emi yishyuwe miliyoni 7 bamurekrita agomba guhabwa umushahara w'ibihumbi 700. Ndashaka kubaza aya mafaranga uyu mukire yishyura aba muri babiganiro bya YouTube mukora? Godfa ndakumva icyo kibazo kukibajije njyewe kandi hari basabe bafite sheni zinjiza amafaranga menshi wababajije. Uravuze? Urumva hari abantu bafite sheni zirenze Dynamic. Yego araboneka nibo wakubwira nyine bakakubwira ati tubonaye araboneka man. Banyarwandakazi murenga 1000 Godfather ngiye gufungura YouTube channel. Twakomeje ngiye gufungura YouTube channel. Ngiye gufungura YouTube kuko kandi seriye. Komeza. Jihad byarangiye byemejwe ko agomba kujya kuruhukira mu gihugu cy'i Burundi. Uwo munsi byemejwe umunsi wakurikiyeho nahamagaye Jihad. Ndamubwira ati Jihad ngiye rero ndi kuribwa. Aya mafaranga y'abandi bari kuguha si inkomeza kuyakiniramo kuko ninjye azabazwa.
cyangwa se ninkomeza kujenjeka ibi bintu bishobora kumbazwa. Ntago uri bujye kumara iminsi 7 i Burundi nta kintu na kimwe ukoze ngo nuvayo abari bwo tuzakora. Jihad yarambwi igisubizo yampaye yarambwiye ati shaka umukameramani wowe nawe muze tujyane i Burundi tuzakoreraho ikiganiro gisezera 3D TV. Ambwiye gutyo kuri njyewe numvishe nsubijwe. Ndamubwira ati okay ngenda kubiganiriza nawe ati okay nimugende nta kibazo mupfa gukora nkabona ko muri gukora. Turagenda ubwo nagiye njyewe na Jihad hari mukameramani nawe ndakeka nawe yarakoze kuri 3D TV. Kwanza niwe wansimbuye mva kuri 3D TV bita Rola. Yitwa Rola. Turajyana tujya i Burundi turi batatu dusanga y'abatipa abo barandiri nabande niba ari bano bahanzi ba Rinoji nibo batwakiriye. Buri wese ajya aho yagombaga kuryama. Bukeye dukora ikiganiro. Dukoze ikiganiro byarananiye singiye kwiyemera. Abantu badukurikira bari hano bazi bitutsi bantutse bazi commentaire zabo. Ariko naravuze ati kuko nyine ngo nta wundi muntu ugomba kubikora ninjye uhari reka mbikore. Ubwo reka nse nk'usimbuka ngaruke ku kibazo cya Eminyawe. Tugeze i Kigali. Ubwo twaragarutse tugera i Kigali akazi kari gukorwa ibintu bitangiye kugenda bijya mu buryo nyine bitangira kugenda bijya mu buryo ubona ko abantu batangiye kuza batangiye kudukurikirana nanjye ntangira kwiyadapta ntababeshye sinari nzi ngo biravahe birajyahe ntabyo nari nshoboye pe ntabyo nari nshoboye ariko hari scenario yabaye yatumye mvuga ati aka kazi ngiye kugakora uko byagenda kose kuko igisubizo nabonaga gishobora kuba gihari ntago cyari kuba byari byanze nyine. Tugeze i Kigali nyuma y'amezi nkangahe ntari kwibuka umubare hano ngiye kubabwira ikinyoma cya mbere cya Eminyawe yego bagaba gazi mutapinye ubwo ikinyoma kije mutapinge screen mutapinge ndahari abantu batapinye mu kadirisha ariko se mutapinge screen mbere yuko twinjira noneho bagiye gukora icyo bita gukubitira ikinyoma hangana inzeka niho twashakaga mujye mure gukuri kwitwa ukuri muribuka neza ko muretse gato impuguke Okimu oya ntago ngo igiye gufata inararibonye Emi ntago ndi impuguke ibinyo bikubitira hagana inzego mwandikemo mwese muri comment impuguke Okimu uribuka ko ibyo bintu mbiziho urabizi amani nawe urabizi ninza kubeshya bivuge amani Mbarushimana uburetse musore Hakizimana ibintu urabizi Hakizimana Mbarushimana n'inshuti zanjye uri butane ndatanura bantu bakoze bashaka ngo mwandikemo uretse gato mwandikemo ngo impuguke Hakimu igiye gukubitira inararibonye Emi ahagana inzego twagiye ibinyoma byose nabyumvishe n'izina ry'Imana Mbarusha rugira funga mike yawe murakoze ahangaha rero niho ngiye gutangira ibintu bya Eminyawe mu kiganiro yakoze kuri Eminyawe Empire yahostinzwe n'umuntu bita Muvunyi. Eminyawe ikiganiro yakoze kuri Eminyawe Empire yahostinzwe n'umuntu bita Muvunyi Joseph nawe twarakoranye bose. Haraho avuga ngo umuntu wanjyanye kuri Dynamic akajyana na Jihad ni umuntu bita Nepo Museni ngo nibo waje kundeba aravuga ngo ngwino ahangaha. Nepo Museni mwibuke ko nababwiye ko yari yamaze kuvamo yasubiye kuri chaîne yo kwa mukuru wiwe. Hano Eminyawe aravuze ngo umukire ari kumwe na Jihad nibo bagiye kumureba. Ese ndibaza umukire turaza kumenya ni Nepo Museni wagiye kureba Eminyawe cyangwa n'uwo muntu wundi wari uri kumwe na Jihad. Ubwo aho ngaho haraza kubasubiza ntago nzi byari byo niwe bagiye kureba. So icya kabiri Eminyawe nyuma y'ikiganiro wakoze kuri niba DC Cremativi uzi ibyo wasubizaga urabizi sinjya kubisubiramo ubizi kundusha. Nyuma y'icyo kiganiro wowe Eminyawe ndagira ngo muze kunsabira Emi abahe screenshot za approaching ya mbere yabayeho ivuga ati ese naza kuri Dynamic. Ubwo turaza kumenya ni Jihad wamwandikiye ngo aze nuwo mukira avuga wamwandikiye ngo aze. Eminyawe wowe waravuze ngo erega Jihad
njye nawe turi kumwe nta hantu yacikira. Nyuma y'icyo kiganiro wakoze mu minsi ngahe, Emi Nyawe watangiye gusaba akazi kuri Dynamic. So nari ndi muri bya bihe nyine ibintu byananiye ntazi iyo biva niyo bijya, kuko wari ukenewe, ntago mbeshya wari ukenewe. Urebye commentaire z'abadukurikiraga wari ukenewe pe. Emi nanjye naricaraga nkabibona ko kugira ngo ibintu bijye mu nkoza mu buryo, nanjye narabibonaga ko Emi Nyawe ukenewe aho hantu, narabibonaga pe. Nawe ubwawe turi Dekeza Hotel uzi ibyo nakubwiye, no mu kiganiro narabikubwiye, icyo kiganiro kiracyariho, nkubwira ati akira mikrofone yawe n'ubundi yendaga kuncamo kabiri. Ikiganiro kirahari, nabikubwiye duhagaze, mbikubwira no mu kiganiro, ibyo birarangira. Emi Nyawe wowe wasabye kuza kuri Dynamic, sinzi niba izo message zifite, niba uzifite numvisha ibintu byose uri kubiha Godfather, nawe ugerageze ubifate nyine ubihere nabyo. Uwo munsi wari umunsi w'akazi. Emi Nyawe hari umubare w'ibiganiro yagombaga gukora. Urumva wibuke ko navuze ati yagombaga gutegereza tugasoza gukora, cameraman akaboneka, bakagenda bakajya gukora ibindi biganiro byiye. Uribuka ko nabivuze se? Nabivuze urabizi. Urumva ntago contrat yiwe ivuga ngo aje gukorana na Jihad. Uri kubyumva? Kuko hari akandi kazagomba gukora. Avuga gutyo nkanjye washakaga ko akazi uwo munsi kose gakorwa. Naravuze ati okay, niba bigenze gutya reka nicare koko nkora ibyo twateguye, nidusoza Emi Nyawe ajye gukora ibyo biganiro byiwe yagombaga gukora. Icyo nakoze hariya niki, njyewe nashakaga ko akazi gakorwa uwo munsi kakarangira, ibyabo nakubwiye ko ari ibyabo, sinza kubyinjiramo, bagende bajye kubikemura. Kandi wibuke ko nakubwiye ko Emi Nyawe aza mu kazi kuri njye mu mutima wanjye, ndi imbere y'Imana, numvisha ko ari igisubizo kije. Niba nkumvishe neza hano mu gusobanura hano muri iki kintu, niba nkumvishe neza, Emi we yarafite ibiganiro agomba gukora, ntabwo muri content yagomba gukora, yagomba gukorana na Jihad. Yagomba gukora content ya na Jihad, agakora content ye. Jihad aza kuri Dynamic we yazanye content yiwe. Yego. Iyo abantu bari kunegosia contrat, baravuga urugero ko nkubwire, reka nyuremo muri make. Nzanye content yanjye, kandi content yanjye nyitwara uko nyishaka. Yari afite agenda. Uri kubyumva? Nuko nguko byagenze rero. Yagomba, niba Jihad yarazanye content yiwe, nta muntu ugomba kuyimuvangiramo, kuko nibyiwe nge nzi ko ari bya content ari ya Jihad, simbizi nakubwiye byabo ntabyo nzi ko ari ya Jihad. Ni nabyo yavuze ati ngewe nzanye content yanjye nakoraga kuri 3D TV nyizanye hano. Ubwo rero niba nayitwaraga gutya, ni gutya ngomba kuyitwara, ntawe ugomba kumvangira. Niba mubyemera nimureke nkore, niba mutabyemera ndaguma honde. Icyo nakoze hariya nakurikije kontra ya Jihad. Niyo mpamvu nacejetse nkicara tugakora. Ndakeka nagusubije kuri icyo kibazo, niba twakomeza simbizi. Nari nkiri kuvuga Emi hano araza kunsubiza. Emi uribuka buretse gato, Godfather inbox yawe hari message ngo haye, hari amafoto ngo oya, buretse najye inbox yiwe. Okay, mu wibeshya, burya kubeshya wavuze ko ugiye kuvuga ukuri. Okay, ndakubaza ikibazo, unsubize akantu ku kandi. Banyangaja, uri kubyumva, banyangaja kuri Dynamic, mumenya yuko nabaye umukozi wa Dynamic, warabimenye ni wabimenye nka manager? Kandi iryo joro waragiye muri groupe. Okay, none se ndibuze mu kazi mu gitondo nk'umuntu twagombaga kunyuzaho ibyo turi bukore, nakubwiye ibyo ndi bukora uwo munsi cyangwa ntabyo nakubwiye? Nta kintu cyari bukorwe uwo munsi, kuko hari ikiganiro cyo kukwakira. Urabeshya ukibeshya. Emi Nyawe ndi kuvuga, umva umunsi wa mbere wawe mu kazi hari ikiganiro cyo kukwakira turi kuri Dekeza Hotel, nta kindi kintu cyagombaga gukorwa. Yes cyangwa ndabeshya? None se nimba uwo munsi nyine ndi kukubwira hari ukunyakira, none hari n'umunsi wanje wo gutangira akazi kuri Dynamic wanje, none akazi kanje personnel njyenyine. Icyo nari bukora uwo munsi nicyo nari buhero, wari ukizi ntiwari ukizi? Yego cyangwa warabimbwiye? Narabikubwiye, nakubwiye ko uwo munsi ndi bujye gukora iki rero.
ntago nakibuka abatumirwa wari ufite. Ngiye mwampaye gahunda y'akazi ndayibona tu. Ariko sinakibuka abatumirwa wari ufite. Erega Emi uri kunyumva nabi. ko ndi bujye mu kazi ndashaka kumenya nakubwiye iki. Oya Emi nyibutsa mu bintu wambwiye ntago nibuka abatumirwa wari ufite. Kuko nawe ugiye kunyibutsa kushaka ko nibuka ibyo bintu waba uri kungora. Si nibuka abatumirwa wari ufite, ahubwo wambwiye ngo hari akazi. Mu gitondo urakora ngo murakora we na Jad sinzi byakurikiyeho. Wibuke neza ko nakubwiye ngo nta ruhare nagize. None se okay urakoze cyane. Ko wavuze yuko ubwa mbere wavuze yuko utaruzi ibyo ndi bukore. Kandi Jihad wibeshya wishaka kubeshya bro. Buretse. None kuvuze yuko ngewe buretse okay. Buriya kubeshya ni bibi bro. Ahantu turi abantu badukurikiye baramfata nk'umunyabinyoma cyangwa bagufate nk'umunyabinyoma cyangwa bagufate nk'ukuri. None se ndabizi nawe ari kukurura kuzi mwana. Nawe ukurura kuzi kabisa. Okay buretse nkubaze. Hari icyambere wabeshyeho. Icyambere wabeshyeho. Wowe ubwawe ujya kuva kuri 3D TV Rwanda. Wowe ubwawe. Sibyo? Aba bantu wababwiye yuko ngo habaye inama ngo nkavuga yuko ngo ngewe ngo nashaka Okim. None okireka mubaze. Buretse mubaze. Umusa n'amajwi yawe narayumvise mwana. Akwemye man. Ame waje baseriye man. Uracyavuga man ko dufata naho kimuvugana man. Buretse reka nze. Wale masabira rashira ame waje baseriye. Uwo ni nduvuze ngo kavugisha induri birenge ka ipu. Wamacinya we ngo nta kintu ipura kapfa wangara. Wanyana imbwa ngo nta kintu tuvugana n'ubatari kubaka societe. Urakoze cyane cyangwa wabwanga tiwe ngo nta kintu tuvugana ukavugisha induri birenge we urubigo bitubaka societe nyarwanda wa tunawe. Yagusabye imbabazi n'umujene wanjye. No mujene waje. Okay, ntuzongere n'undi munsi. Abantu 1000 we baranga ngo nta kintu avugana nanjye woka ipu. Turimo kubaka umuryango, turimo kuvana amakimene mu wabo tunawe. Godfather nabajene baze kuri alimentation wanjye. Okay, ngaho dukomeze. Twagiye okay. Tugiye kurangiza by the way. Yo. So mureke babwire rero ibintu bya Godfather. Okim yavuze yuko Godfather buretse wumve. Okim nta kintu nge nawe dupfa ariko iyo ubeshye ni bibi. Okim bwa mbere ibinyoma ugira urabizi ujya kuva kuri 3D TV Rwanda wowe ubwawe wari umukameramani ucyura ibikoresho wagiye gufotora ubukwe i Rusizi baragushaka barakubura Mika Fashion biramurakaza arakwirukana. Wimbeshyera kabisa wimbeshyera biramubaza. ariko sha Emi nukuri man umunyabinyoma bro man uri umunyabinyoma mwana ni singa ry'Imana nuko wenda ibintu ari byiza tu nuko afata ku mavuta watanze urugero adahari ariko wirukanywe nuko wagiye i Rusizi gufotora mu bukwe baragushaka barakubura Okim uwitwa Mika rarakara arakwirukana. Icyakabiri buretse gato kubeshya mwana vugisha ibyo byiza muhungu buretse gato okay nimbura imfura kandi koko wavuze ukuri wavuze yuko ngo nza kuri Grit koko nibyo naje kuri Grit nze gukora ikiganiro na Jihad. Okim wari ubizi twari twabivuganye ahubwo kubera ko mwari mubiziranye buretse mwari mubiziranye kandi mwari musanzwe mukorana nago nari kwipanga akazi kuko naje yasije ukwezi mukora nago nari kwipanga akazi ngo nze gukorana na Jihad nakubwiye utabizi ngo nindangiza nze nicare kuri aho ngaho kuki ngo nje gukora ibiganiro na Jihad wowe Okim utabizi aho wambeshyeye pe wambeshyeye ariko nta kibazo burya buri muntu abarengera kugira ngo abumunyakuri ariko wambeshyeye uri kuvuga ibintu byinshi ukabivanga kandi hari abantu bakumva uri kuvuga ibintu byinshi ukabivanga niba wateze amatwi ko kutari bize navuze ngo Emi nyawe uza mu kazi nari mbizi ko ari igisubizo ngewe mbonye ibintu ntago bishoboye sinanizi ngo birava he birajya he ahubwo Emi nyawe ceceka wumve nsoze kugusubiza reka ngusubize wavuze mwana ikibazo uri hano wiharira ijambo waretse nanjye ko wanshejekesheje igihe kinini mwana Okim
sibyo reka nsoze uri kuvuga ibintu byinshi mana yanjye ariko kuvuga ibintu byinshi ukabivanga nyawe inyuma navuze ngo buretse nk'ubwako se waretse nkakubwira ko naguteze amatwi nanjye nacecetse ariko nyemerera mvuga ukuri bite byiwe man waretse nkavuga ko naguteze amatwi ukavuga kamere muntu okimuyimanure kamere muntu ni ukuvuga ngo nyawe narakubwiye ngo nabivuze mu kiganiro navuze ngo uza mu kazi narabibonaga ko ari igisubizo ngewe mbonye kuko ibintu ntarinzi iyo biva niyo bijya ntabyo narinzi ndangije ndicara wowe ubwawe uraza urambwira ngo kutari gusetinga kamera wibagiye ko ndi umukameramani nahagurutse ku ntebe nari nicayeho njya ku ruhande aho ngaho rero nibyo bintu utari kumva naje mbizi ko uje mu kazi uri kumva kuko baranambwe ngo ko nta setinga kamera ndabiyobeye ko ndi umukameramani negerayo ngo umwanya wawe rwose wibuke turi no kunuza turi kuri kuri The Keza Hotel narakubwiye ati nyawe nari mfuye akira mikrofone yawe ibyo bintu nabyo uza kubivuga niba ndi kukubeshye naje kuri dynamic ibintu byose mwarabisetinze byose byari bisetinze kandi ukuri kwari guhari kwari uko nguko uko ngewe mu byo najemo naje nazi isi ndimo naje nk'umuntu uje mu kazi nje nyine muri groupe yanjye ariko naje mwebwe ngiye kubabwira rero ikintu cyarakaje umuntu bita Jihad kurenza ibindi nanjye cyarakaje ahubwo ngewe nkagendera mu kigali mwana kuko naguhaye umwanya kuki utashaka ko umuntu avuga ngo bumve rero ugira systeme yo kuba umuntu ari kuvuga ukamuvugira muvuga cyane kugira ntibujye kuvuga iyo systeme mani urayigira kuva kera urabizi ko Facebook twakoze iyo ni defugira narabikubwiraga kuva kera narakubwiraga tugira defo iyo ubizi ko umuntu ari kuvuga ukuri uvugiramo kugira batumva ibyo ari kuvuga wamyutinze mikrofone niba koko atari icyo ugamije nyawe ntabwo nibuka itariki twicaye muri 5 tugiye gukora inama nareke kugenda ze yumve se atavuga nabeshye twicaye muri 5 mani bro ngende honje nta kibazo mfite yari ngewe yari wowe akabenzi mwakamaze uyu muji azaba seriye ryari koko ni ryari uzicara ukumva kuri seriye kandi ngende ndimo nkumva mani ntabwo nibuka itariki twari twicaye muri 5 yari ngewe yari wowe yari na Mpeketa na Jihad ntanzi imana h'umugabo impanisha igihano yumva ishaka niba ngiye kukubeshya ibi bintu byabaye sinzi ibintu twavuze urarakara wowe nyawe hari haciyemo iminsi igera muri 4 tuvuye muri Grand Legacy nk'uko wabivuze waravuze ati mujye mwibuka ko ndi umunyabutare igihe cyose twamaranye narabaryaryaga twararebanye wa batatu dukubitwa n'inkuba ndaguha igisubizo bagusubije Jihad yarahise avuga ati mwumvishe breaking news noneho umugani uvuga ngo indyarya n'indyamirizi reka nanjye ngerageze kukubera indyamirizi ayo ni amagambo ya Jihad nawe mwebwe twicaye turi bane niba ndi kubeshya imana imfashije twahamagara kameramani akaza hano wowe ubwo simvuga ibintu byose byabereye twari turi muri iyo nama twari turi gukora turi bane nk'uko twari abakozi nyine ngewe nyawe Mpeketa na Jihad nta sindi bumutange umugabo kuko ntabwo yabasha ku accessing live ariko hari umukameramani witwa Mpeketa abadukurikiye baramwumvaga tumuvuga twari twicaranye namutanga umugabo agira TikTok muri telefone na nimero ye irahari twamuhamagara yakemera kujoininga akaza akavuga ko ndi kubeshya nyawe wavuze muri aya magambo urakaye cyane ufite umujinya mwinshi mujye mwibuka ko ndi umunyabutare igihe cyose twamaranye narabaryaryaga muri kumva imbarutso y'ibi bintu igihe cyose twamaranye narabaryaryaga Jihad yahise ndeba arambwira ati breaking news wabyumvise se hari umugani uvuga ngo indyarya n'indyamirizi reka nze nige kukubera indyamirizi dore ngibi bintu dore ibya na Jihad naho byaturutse yaratubwiye ngo araturyaryaga urumva umuntu tumaranye imyaka myinshi arabizi nawe igera muri 5 ibanza yari uwa 5 yaravuze ati igihe cyose twamaranye narabaryaryaga mujye mwibuka ko ndi umunyabutare ni ukuri kw'Imana ntanzi imana h'umugabo niba nkubeshye impanisha igihano yumva ishaka bro impanuka ibyifuza niba nkubeshye cyangwa bahamagara uwo mwana uwo Mpeketa aze hano Jihad yakubiswe n'inkuba aravuga ati ahita ndeba arambwira ati wumvishe breaking news ngira nayo mafoto bwanza uwo munsi ayo mafoto ndayagira muri telefone nayashaka nshobora kuyabona
Emi ariko yadusobanurira nimba umubeshya. arangije Jihad arakubwira ati okay, hari umugani uvuga ko indyarya ihimwa n'indyamirizi, reka nze nige kukubera indyamirizi. Niba mubeshyeye nabivuge. Emi watubwiye musaza. So navuga ko mubeshyeye, Godfather ndakohereza nimero y'uwo mupeti, umuhamagara arabyemera kuza kuri live avuge ko ndi kubeshya. Ngewe nta bindi biboro, ibyo wavuze buri muntu aravuga ibintu bye, we vuga nusoza nanjye nze mvuge, nabirenze. So Emi nyawe rero ngeze kuri ibyo bintu byawe byo by'amakontra yo gubungana, ni nako mbivuga kubera ko wananiwe kubijyana mu mategeko. Waba uri kuza ubyere ku ma YouTube, sinzi niba YouTube ari izakwishyura, yegiriho amafaranga, ariko iryo deni uvuga bagufite ntabwo ari izaryishyura. Ubwo ngiye kuvuga amagambo yawe uva mu kazi. Emi nyawe se yavuze ko twamwirukanye ntitwamwishyura. Emi nyawe yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo aranshaka. Wampamagaye ndi muri gym icyo gihe ndabyibuka, ni mugoroba saa 9:45 ndi muri gym, ya screenshot ndayigira. Urambwira ati uranshaka. None ati Emi ko bwije uranshakira iki? Wazambwiye ejo mu gitondo. Mu gitondo ntago twabashije guhura, twahuye umunsi wundi wakurikiyeho. Emi wowe ubwawe niwe wambwiye ngo ngiye kuva mu kazi nje kwikorera, urasezera akazi uragasezera. Niba ndi kukubeshyira, iyo umuntu yirukanwe mu kazi habaho ibaruwa nk'umuntu ufite kontra yayivugiye inaremereye, kwanza yabyivugiye, habaho ibaruwa baguha bakakubwira ati tuguhagaritse mu kazi. Ndagira ngo iyo baruwa ntibirirwe uyishyira hano wowe, kuko wowe usimbizi. Yifate nk'uko wafashe ibintu byose ukabihereza Godfather, yifate uyihereze Godfather, umubwira ati dore ngiyi baruwa bampaye mva mu kazi, nayo yishyire hano uyereka abantu. Ibyo nta byabayeho. Emi narakubwiye ngo kuvuye mu kazi byagenze gute? Ndangije wanga kumbwira ibintu byinshi cyane, urabizi ko nta bintu byinshi wambwiye. Mbonye utari kunsubiza narakubwiye ati okay, urugendo rwiza, amahoro n'imigisha bibane nabyo. Ibyo birarangira. Mu gitondo umuntu bita Emi uye wagiraga hoteli bita Ibiza i Musanze, twagiye twumva ngo yiyahuye. Waje unsanga kuri Great Hotel ndi kumwe n'umuntu bita Skyto, tugiye kuri coding. Emi wowe wirengagije ibyo waraye umbwiye, urambwira ati tugende tujye kunoza tujye ku Gisozi kuri uwo aho ngaho umuntu yari yiyahuriye. Unaduha lift waranakoze, uratubwira ati mujye mu modoka tujyeyo. Tugezeyo nari nzi ko ngiye kuri coding na Skyto, tubura aho tubihera. Nakubwiye ko ibintu ntari nzi ngo ni ibiki, tubura aho tubihera. Wowe Emi nyawe uhita ujya aho ngaho, iyo nkuru urayikora. Umaze kuyikora, nyuma y'iyo nkuru niyo ya nyuma wakoze, sinongeye kukubona mu kazi. Nahise mvuga ati okay, Emi nkuko yansezeye, wenda iyi nkuru niyo ya nyuma yaragiye gukora. Ibyanjye nawe byarangiriye aho. Birangiye utangira kundekurira imiriro, urabizi ibiganiro wakoze kuntu bingana, nta n'umuntu warunze uretse kunyumva gusa ndicecekera ndakwihorera. Ndavuga ati ntago turi bujye gusubizanya nawe, reka nkuyihorere nyine ndituriza tu. Kugeza ubwo nakwandikiye inbox nkubaza ati Emi ni iki uri kunshakaho, kubizi ko nta kibazo ngirana nawe, kugira uceceke ntuzi ibyo nakubwiye? Ntako nawe wabyivugiye. Narakwandikiye ndakubwira ati Emi nanjye ngiye kukuvuga, ngewe ntago naza mvuga ibyo uri kuvuga, naza nkavuga ko umugore yagutaye, kandi nimbivuga ntubabare, kuko nanjye ubwo ndaba ndi gushaka icyo ndi buvuge nkuko nawe uri gushaka ibyo umbeshyere. Ibyo ngibyo birangirira aho ngaho. Message yanjye nawe zirangirira aho ngaho. Ibindi twandikirana n'utu emoji, nako kashobora kuba ari aka emoji kaje rimwe mu mezi abiri, nyine tuvugana duhuye, tutahura bwo nta cyane ko urabizi ko sometimes hari igihe tuba turi mu bantu benshi ntitunanasuhuzanya, ibyo urabizi. Ibintu byanjye nawe naho ngaho mbiherukira. Emi ikindi nagusaba kwigira umwana mwiza, mani nukuri sibyi nyine uri umwana mwiza ku giti cyawe, ariko kuza ugashyingura umuntu ku buryo nyine ugeraho umubeshyira umutemera hitaka ibyo wambeshye. Urabizi numvishe unavuga ngo niba nibuka ngo ufite ibintu byanjye byinshi uzi ngo ni bya Jihad. Nagusaba turi ku Karubanda mani, ntabyuze ubivuge, ni numva umbeshye mvuge ngo urambeshyeye, kimwe nuko nabo bavuga nyine nkavuga ngo kimwe nuko nanjye navuga
ukavuga ngo urambeshye nibyo ibyanjye nawe byarangiriye aho ngaho. Ikindi nzi nuko nakubwiye ejo bundi duhuye nkakubwira ngo Emi nyawe wagize iyi kontra uri kuzererana ko YouTube itazakwishyura aba batureba ntibazakwishyura, wayifasha ukayijyana mu mategeko ukava muri ibi bintu ko abantu bari no kuguseka. Ndanakubwira ati ngaho ibaze kwicara mu kiganiro ukavuga ngo umunyamategeko ngo uri kubireba ngo naze ngo abijyemo ngo mfite amafaranga. Mpita mpindukira mbwira Skype namwe ati wamugiriye inama direct twatandukanye nukuri haciyemo amasaha 2 wa uploading ikiganiro uvuga ngo nkubise Skype. Ibaze man suko ko Emi unyangira iki kubizi ko ntacyo dupfa ngaho ngino wisobanura bavuze kuri bwisobanura. Ndumva ibyanjye nawe araho byarangiriye. Ikindi bintu byo ibyawe na Jihad ni ibyawe nawe urabizi ko mubeshyira wabeshye ngo mwariyunze sinzi aho wamwishyira ntago uramugiraho n'umunsi n'umwe. Waravuze ngo umugore wawe yaramusuye ntiyigeze amusura. Nyine n'utuntu bawibereyemo twawe two kwigira umwana mwiza ariko wapi ibyanjye nawe byarangiriye aho ngaho. Nkeka ari izo message za nyuma dufitanye nawe. Ibindi ni uguhurira mu kazi nyine nta n'ibintu byinshi tujya tuvugana. Ngwino nawe uvuge nge ndasura. Okay, warangije nako wasoje anyway. Okay mu rero urakoze cyane. Nge nta kindi kintu narenzaho ukuri buri muntu wese abaza ukuri ko wavuze ngo dusobanurire ibintu wabivuze. None zuboke ubumbwira ukuri si byari ibyo wa mugani si byari ibyo mu by'ukuri si byari ibyo kubera yuko wowe ibyo wavuze nibyo njyewe nabirenze. Ibyo mwakoze byose mwarabikoze kandi intego mwayigejeje ariko iyo ntego yabaye umugisha kuri nge. Okay ndagukunda uri inshuti yanjye kandi nutanabishaka nta kintu bimbwiye. Amagambo ubwira abantu ndayazi ariko okay buriya utekereza yuko njyewe nabirenze bro. Njyewe nta bintu birenze ibyabaye byarabaye. Ko nakubajije uvuga ibyo nabeshye wabivuze bro. Njyewe reka nkubwize ukuri njyewe ntago nakubeshya wenda nanasoza nawe usoza cyangwa sinzi gusa ibyinshi wavuze bro ngwino hano mwana ntago nsubira mu modoka. Umva nkubwire oki icyambere cyo wirukanwa wari wajyanye kamera y'abandi mwana wa mama. Ese wahereye ibyo bintu wabivuze babyumvise hera kubyo nakubajije bindi mubaza ati ndikubeshye ko byari ibyo ubwo haje n'ibindi amaji cyamaji rero nacyo ni ikirezi. Emi abantu bajya bakumva mwana bajya bakumva njyewe ariko se okereka babaje reka babaze ikibazo cy'amatsiko. N'ubundi naje kuri Dynamic mwaramaze kumpangira byose byararangiye urumva. Ahubwo nanjye gusa mwarakoze reka mbwira ikintu mwakoze nanjye turatu miliyoni nari nukeneye noneho ahubwo njyewe nta kintu kirenze kandi bro nubishaka kandi nkubwiza ukuri hari ikibazo nyine nawe nta nubwo narinzi uko nakwirukanishije kuri 3D ntago nari mbizi. Wajya uvana uburyarya aho mwana kukuze bihagije ntago nari mbizi oki ni izina ry'Imana mu ijuru. narinzi ko ndi ikirezi mwana agaze amaji uburanziza n'uburezi bwanjye koko ntago njye narinzi uko nirukanishije okimu ni izina ry'Imana mu ijuru. None se oki ariko reka nkubaze amaji nirukani uretse nkubaze amaji buretse nirukanishije umuntu baricara baranganira ngo banzane mu kazi nze mu kazi. Emi nta muntu wakuzanye mu kazi wasabye akazi ku bwanjye oyo zabaze oya kari okay ngewe reka nkubwize okay ngewe nasabye akazi kuki nasabye akazi nka manager ukemera yuko nza mu kazi kandi nanjye narakwirukanishije. Emi wamujenewe nahetangiye kuva kare mvuga ati Emi ibi bintu byari byaranshanze ntazi iyo biva niyo birya byarananiye uje numva ko nsubijwe ariko uyu munsi ntago urabishobora. Rega nta sinirenganya ntago yari umwuga wanjye ngiye sindi umunyamakuru ngewe nikorera ibiganiro ngo nshaka uburyo mbaho Emi
bon appetit ariko ntuzongere kumbwira iryo jambo. Njyewe nkora ibiganiro kugira nshaka uburyo nibera muri uyu mujyi kugira ngo n'amafaranga nibereho nta kintu. Iyi ntabwo ari kariyeri yanjye uranyanze nakwanga se njye nadikanyije nawe ibiyo wangu ikirezi urababaye naho mujye munyumvira sorry Amaji utuntu ntabwo ari tawa man ahangaha tuba turi ku bantu barenga 1,100. Amaji ntago nkubwiye nabi nawe nimba wumva ubabaye ngaho ngwino nkubita urushyi basi ndanagukumbuye urya kabenzi umere neza ariko ntuzongere n'ikindi gihe mbabarira ndagusabye urabizi ko mwubaha nawe tugiranye befu reka muting okay yes Emi umeze neza ariko baba bakumva mwana baba bakumva none se okay kuki utambwiye yuko nakwirukanishije mu kazi kubera icyo utabimbwiye koko brother wakiririye ingurube zawe se niba byarangiye ibyo batubazaga bakakomeza kubera icyo utigize umbwira ngo Emi waranyirukanishije mu kazi byarambabaje. Abantu bari kumva uburyarya bwawe bro, umutima wawe uzukuri niyo waza hano ukabeshya mu mutima wawe. Nkurahiriye data wanjye abantu nta izina ry'Imana. Uretse Imana wowe Emi, imbere y'Imana wabeshye. Icyambere cyo wabeshye. Reka nuko nari nakwihoreye. Icyambere cyo wabeshye. Nza kuri 3D TV. Umuntu watanze appointment yanjye nza kuri 3D TV. Umuntu watanze appointment yanjye kugira ngo nze n'umuntu witwa Sky to Blow. Byiza cyane mu biganiro uri mubi bro man uteye nabi bro. Abantu bajye bakumva tu umaze uvuze ibintu bitatu bitandukanye. Wavuze ngo ni boss waje kukwirebera, wavuze ngo ni mu kiganiro uravuze ngo ni Nepo Museni wo ku rugendo none aha ni Skype. Abantu bajye bakumva umusa bajye bakumva ibi bintu Kasuku yarabivuze nguwo yaje bakumva bro. Okay. Janine uranyuba? Godfa. Nk'umuntu wabaye muri ibi bintu cyangwa uri inshuti y'aba bantu. Bari abakombanyo bawe nk'impuguke kazi. Yego Yesu Kristo w'i Nazareth Godfa. Nk'impuguke kazi. So, ibi bintu cyangwa nk'abantu nk'umushuti wawe akadasohoka hari amakuru wawe ubifiteho? Okay, urambaza kuri Emi. Kuri Emi na Jihad uko ni inshuti zawe hanyuma mwandikemo hasi impuguke Janine inshuti yakadasohoka ya Jihad. Tubwire hagati y'aba bantu kuko uri mu bantu babajwe n'ikiganiro Emi yakoze abaga. Ubetse uri mu bantu babajwe n'ikiganiro Emi yakoze mushuti wamaze kujya mu nzu y'imbohe. Thank you. Urakoze kumbaza icyo kibazo cyiza. Yes, byarambabaje rwose absolutely. So, njyewe ntago ndi impuguke first of all. So, izo mpuguke zawe byo mwadukanye wowe nabwo suko mureba abandi bantu mu byita. Impuguke bisobanuye umuntu ushobora gusesengura ikintu. Thank you. Ariko si ibyo byose aho sindimo rero. Ikindi yes Jihad ya okay mwandike impuguke Okimu na Ntuza n'indi mpuguke yaje. Apana ntabwo uri twagiye exactly Jihad ni inshuti yanjye ndamukunda nzamugwa inyuma mu byiza mu bibi setu sinshobora kumwihakana. Uriya yari my brother, he was my best friend, he was my husband, he was my everything bro. Come to Emi nawe yari inshuti yanjye urumva ariko ubu ngubu nabonye Emi ni ikirumira habiri ni na nyiramugiyo bijya. Ikindi Emi yabonye Emi agira ishyari Imana kandi njye sinkunda abantu bagira amashyari. Cyambere nabonye Emi arangwa no kubona ko abantu bamurusha hiti wadahitinga agashaka kuzana akagaragaza ishyari ku karubanda gusa ariko ntago bivuze ngo ndamwanga Emi sacyo mfa nawe sinkwanga ariko man ugabanya akantu k'ishyari
muri kumwumva ari kumvikana oya ni network ushobora kuba ari network aziwe. Okay, nagaruje kuri kamera. Amiri kuri mic. Ni network ye aramanutse. Maxima namakuru wanakomeze neza cyane my brother, wowe umeze ute? Rwose umuntu witwa Okimu nanuza ntago bimeze neza since cyose ngewe gatanga naguhaye dore ko nawe wigira nyiranabizi funga mic agakubitwe n'ingo ariko si wose uturagurika nta nubwo ushaka kwihangana gatoya uraje ushanze abantu bari hano ugiye mute your fucking nonsense mic ibintu byose ubifite amakuru wakwihangana ibazantu je yaje agaceceka jani igaruka yaje araceceka banyira ikibazo bari hano nawe ubaye impuguke we ntabwo uri impuguke wowe ndaguhirinda izina so Janine yabuze reka tugende Amajide Black Amani Mbarusha Rugira ijambo niryo nk'umuntu afite gufite ikintu ushaka kuvuga kuri ibi bintu nk'impuguke ihora imbere yawe twagiye imbere yawe. Murakoze. Okimu ni inshuti yanjye na Emi ni inshuti yanjye bose twarakoranye. Hari n'ibintu byajyaga biba turi kumwe uwa batatu kuri Great Hotel. Ahubwo njyewe nkibaza ko numiwe mu kiganiro ndakoreshwa nande ndakorera he iki niki. No uyu nguyu Okimu akaba ari umuntu utazi kuburana cyangwa guserera cyangwa kuvugana. Bakamutuma amakomande ngenda ndabivuga Emi urahari ntago muvuga udahari. Noneho nkibaza ni Okimu ntiwunkoresha ndakoreshwa ariko hagati aho Jihad akaba harafite agenda ari kwandika ibintu agiye gukoresha ku gatabureti ke akatisonga bwayo nkabona njyewe meze nk'uri mu gihirahiro. Okimu nimba ndi kubeshya ubivugisha ukuri. Noneho nkibaza ati none ikibazo naje kugira nyuma ni ukubura umutumirwa ukishyura na fagitire ako kana. Oya si uretse gatoya Godfather wamaye ijambo musaza urarifite gazi mutapinga screen. Ntago bizarangira umuntu atavuze ibintu bimuri ku mutima bro. Urumva wowe uramamagaye nanyweye sanse ndaje yego gahunda yo kwishyurira Faxman ari hano arabizi ugasanga baravuze ngo uranumiye ngo dutemo ibyo bintu jewe nahise vuga ati nibi uracyambona mu biganiro byinshi Godfather. Oya ntago nzajya ntanga ikiganiro ngo nanagutemo icyo kurya icyo kunywa. Uwo bita Pionika yanyuze hano nari mubonye nawe urabyibuka kuntu DJ Adams nawe yigeze kunyura hano. Ubwo rero aba bantu bafitanye amakimbirane mu buryo nyine umubosi wabo ntago bamwumvikana. Umwe ajya kurega undi undi akarega undi noneho twebwe tukaba victime. Urumva ariko uzikubona batumirwa 10 bicaye bategereje ko ngo kamera ngo bayikura hariya ngo Pionika ngo arahita yikoresha undi ngo ni Okimu nawe ngo arahita yikoresha Emi ariko Emi akagira akantu ko kwigira umuheadmaster ari we bayoboye bose impuguke ni uvuga ngo tera hariya kamera. Noneho Jihad ntago iryo byumva kuza kumutegeka never. Yatangaga jewe nari mari nubaze Okimu nari mari ari gutegura ikiganiro agomba gukora arababaza ati twavuganye sangaye Amaji umuntu uri murandya bro gira vo wihutisha mbabarira ngiye kurangiza arababaza ngo reka nihutishe ugire ngo ushizemo none aramubaza ngo
Kasuku nawe yavuze ko umuntu reka dukomeze arababaza ngo twavuganye sangahe agatambo mu mwanda wo ngenda atangira kuvuga amaze kugira igihumbi mwe mu mwanda wo ndatangira kuvuga amaze kugeza ku gihumbi. Baravuga ngo umuntu uri bukorane na Jihad ni Okim. Okay, batere hariya kamera. No nzabaza nanjye nti nje ndakorana nande ngo buretse ngo gatoya ngo bashyire ziriya komande zo kubeshya ngo babe bashyizeho komande ukajya bari bunazishyure. Kasuku ndarangije ibintu nagombaga kuvuga ariko ngereka mbanze ngere ku gihumbi kuko ndagira ngo nkwereke urumva ndagira ngo abona uwo ngo no kimusimuzi ariko hari ibintu yakoze iyo mbishaka abari mageragere. Uwo ngo ni Emi twarakoranye kuri Kasuku Media urikumva ahorana ijambo ryo kuvuga ngo abantu bamurimo madeni n'abantu nzi neza ariko Okim kandi akomeje kumwandikira muri komanteri mubwira ni sindamuhana so andimi deni ryo kuba ngomba kuzamuhana abantu nibageze ku gihumbi niyizire ko numva se none uri bubujuje Kasuku ariko reka nkubwire njyewe ibintu naboneshaga amaso yanjye uzi ko nafotoye n'iyo fagitire nishyuraga uko ngiye hariya hari ahantu hitwa ngo kuri gurihite niba ari hehe hari ahantu baba bari bose mana yanjye ishyura nkibaza nahe aba bantu ubundi bahinze he bahinze kweri ku buryo mfata ibiceri nkagenda ntanga murakoze reka ne kwiyarira ijambo ngo iki none se ko agiye okay kubera iyo mpamvu rero ndabibutsa ko ejo mfite ikiganiro mfate uyu mwanya mfite ikiganiro kuri YouTube tuzakorana cyangwa kizaba cyahusinzwe na Nation Radio aho hazatumirwa umwe mu bagabo baza amateka y'aka karere akaba umuntu wa hafi wahoze ari president. Uyu nguyu ni umujyanama we mukuru wahoze ari former president wa Congo cyangwa president wa Congo ucyuye igiho Joseph Kabila bamwita Honorable Moise Nyarugabo. Ejo tuba dufitanye ikiganiro ku rubuga rwa X Twitter aho tusumva amagambo atarumvwa n'umunsi n'umwe. Ejo ku masaha muri kureba aho ngaho iki kiganiro kikazaba kizahostingwa cyangwa mu modere tuzakiyobora akaba ari impuguke umuzungukazi muri kureba kuri profile aho ngaho muri kumubona muri kubireba. Ejo tuzaba turi kuri iyi live aho muzumva imva n'imvano y'ibiri ku burasirazuba bwa Congo. Abantu mwese muzaye muri kuri Twitter tuzinjira muri Congo ejo. So tuzaba turi hariya, tuzaba turi muri space nk'impuguke aho muzaza mugatega amatwi mukumirwa. Tuzahostinga umwe mu bagabo b'abahanga dufite cyangwa abanyabwenge ni Honorable Moise Nyarugabo akaba umujyanama wa hafi wa Joseph Kabila mwene Mukambuguje. Muzumva byinshi amatu yanyu atigeze yumva. Nejo ku masaha muri kureba aho hejuru mukore screenshot hanyuma special tugiye kuyibukinga none aha ndaza kuyisharinga ko ntakoresha WhatsApp yanjye muraza kubibona turayishyiraho. Abandi mujye ku rukuta rwanjye rwa Twitter mujye ku rukuta rwa One Nation Radio muraza kubisangaho biraba ari uburyohe. Ejo tuzahure kuri aya masaha urukumva ibindi muzabibona ejo ntimuzabure ariko nzakonekitinga na TikTok gatoya ndi kubaha orientation y'uburyo mushobora kujoininga iyo space muze mwumve ibintu biri kwera mu karere muzumirwa amatwi yanyu byazumva atigeze yumva. Uyu ni umugabo w'umuhanga cyane muramuzi ni umugabo w'umunyahanga uva mu misozi miremure y'Umurenge mutajua mengi zaidi ariko mugomba kuba mwaragiye mu ishuri ntabwo nkeneye ko shodera foreza ngo zanjije zirirwa kama hausikie lugha utajijua. Twabyumvise turi kumwe ariko nzaba ndi kumwe n'abagize Black zabasobanurira. Twakomeje so Janine rero turakariya kujyanye batajua pole wagarute
nagarutse ndakumva rero emise ko yagiye baga fatira aho biri ahanga natekereza ubuze kunyuma ya gusa navugaga nyine emi agira akantu k'ishyari akagira akantu nyine ka jaruzitu kubera ko tuvuge nk'urugero nk'iyo Jihad yabaga azi ko wenda naje cyangwa se hari umudespora ugiye kuza ntabwire emi umva umuhungu yacaga hasi agaca hejuru akameka shwa akamenya uwo muntu ugiye kuza ese yahuye na Jihad nyine ugasanga ni wa muntu wuzuye amashyari kuki Jihad agendana n'aba bantu bose ngewe ntabo mfite nuko se avuga kundenza ugasanga nyine nuza visiko yiwe cyangwa se uburyo umubona ukabona ni ishyari urumva Jihad rero nigeze kubimuganirizaho Jihad ageze aravuga ati ariko ibyo uvuga ntago uri kure y'ukuri ariko nta kibazo nzajya musiga inshuti namwe mujye mumwegera mumuganirize mumumenye niho namenyeye ubundi nuza Jihad yaravuze ngo nzajya musiga inshuti namwe mumumenye ibyo Jihad nyine azajya cyane rwose aravuga ati nzajya muha inshuti zanjye muzajya musiga inshuti zanjye zose mumenye uretse Gasu Gasu ndakwinginze ntuze kumfatirana nk'aba bantu ufata hano ukazinga niko Jani nzakubaza akabazo k'amatsiko reka nsoze ijambo ryanjye ariko Gasu waretse nkasoza ijambo ryanjye ukaza kuvuga Gasu ko reka karangiza ijambo thank you urumva rata ikibazo Jani ntabwo ari burangize nawe nicyo kibazo Jani yafashe ijambo none se arangiza utatse ko baratse umuntu akavuga ijambo ko netwa kayimeza nabantu kwanganye ko atatinda gazime mu nkanda ho Godfa urumva noneho urumva niho nge namenye ubundi emi nyawe urumva emi nyawe tuza no gukora groupe yo kumuhemba urumva kubera Jihad ari mu buryo bwo kugira ngo nyine amwereke ko inshuti za Jihad ari zozi urumva mu bantu bari muri iyo groupe turanitanga dufasha emi nyawe narindimo urumva so ariko naje gutungurwa no gukorwa n'isoni mbonye ikiganiro sohoye ku muntu twari tuzi ko turi inshuti twari tuzi ko ari abantu ari inshuti zacu inshuti zakadasohoka umwanya n'umwanya bakwitabaza ukaba wabatabara cyangwa se nawe wabatabaza bakaba bagutabara niho nahise mvuga ni bro burya inshuti ni Yesu koko urumva niho nahise ubundi kabisa urumva niho nahise mvuga Emi naranamuhamagaye ndamubwira Emi ibi bintu wakoze ni ibiki ngo Jani ngo wowe ntubizi nanamusanze kuri nuza kuri live kuri Instagram ndambwira Emi sha ibi bintu uri gukora ntago ari byiza ngo Jani ngo shanga mwebwe ngo mujye muceceka ngo muba mu mahanga ngo wowe ngo wakubwira ngo ibintu nanyuzemo ngo hejuru y'uriya mucuti wanyu ndabyibuka urumva ndangije mbona Emi nyine ntashaka kunyumva ndavuga anyway urimo kuvuga gutyo kubera ko wenda Jihad ari muri gereza ariko this is not good ntago ari byiza kujya hariya kubera ko inshuti yawe uri mu byago ukabona kuyidarapa imyaka yose mwamaranye kuki utari wamuvuze kare ariko ubu ngubu agiye muri gereza nibwo rero noneho ubonye ibyo kumuvugaho urumva arambira ngo Jani ngo buretse ngo nzakuvugisha birangirira ariko ngewe ikintu nabonye nuko uriya mutipe ni umunyeshyari period nta kindi tu Gasu ari kunyumva oya ntabwo ari Gasuku ni Gasu bashoje